Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dushime Imana nanone iracyakomeje kutugirira neza, mbese nibyo. Tugeze rero mu cyigisho gisoza, kandi n'uwari usabye indirimbo ya 11 nayo turayiririmba nta kibazo. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo twari dukabije kuba benshi. Muri kubyumva? Ndagira ngo rero ubwo ibintu bimeze bityo, tangazo rije rikaba rije rivuga ko twari dukabije kuba benshi, byumvikane ko hari abagomba kugenda, nibyo? Hari abagomba kugenda. Twari turi kumwe hano ngo oya, none nibagenda barajya hehe rero? Ubwo rero umuntu wese acungane n'iki? Umunyamigani yaranditse ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose bigize gute, kubera ko hava iki? Niho hava iby'ubugingo. Reka rero umuntu wese asaba Imana ayingingire mu mutima kugira ngo muri uyu mwanya aboneke. Imana nimushaka igira ite? Imubone mu izina rya Yesu. Ngaho duhagaze, hari umuntu wari usabye indirimbo ya 11 ivuga ngo mukiza ngo ukurikire. Mukiza ngukurikire aho unshakira hose, aho ujya ngukurikire, mwami ngukurikize. Mukiza ngukurikire, wambiriye amaraso, niba utagira ukwitaho njye nkwikurikirire. Naho nzira yazitirwa, naho yakukumuka, ko wayinyuzemo mbere, nyicamo mfite ishimwe. Mukiza ngukurikire, wambiriye amaraso, niba utagira ukwitaho njye nkwikurikirire. Naho naterwa n'ibyago, nkageragezwa cyane, warageragejwe nawe, mwami ngukurikize. Mukiza ngukurikire, wambiriye amaraso, niba utagira ukwitaho njye nkwikurikire. Niba unyobora mu ishavu, niba nyena nkanenwa, wigeze kuba ruvumwa, nanjye ngukurikize. Mukiza ngukurikire, wambiriye amaraso, niba utagira ukwitaho njye nkwikurikirire. Mwihangane twongere dusenge. Nanone nyakubahwa mwami Imana, turacyateze ugutwi twumva ubushake bwawe, ukangurira imitima yacu gushyira mu bikorwa ibyo twigisha. Umuntu wese uzi umutima we kandi ntuwibeshyaho, ndakwinginze kugira ngo udutereke mu mwanya uganira natwe tukumva ibiganiro byawe, bidufashe gukura ibishimwa mu bigawa, bitwungura ubwenge bwo kuvangura ukuri n'ikinyoma, kugira ngo tube dushyitse rwose kandi dufite ibidukwiriye kugira ngo dukore imirimo myiza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Twari dukabije kuba benshi. Kimwe mu kintu giteye ubwoba ndetse isomo
abantu dukeneye kongera gusubiramo muri iki gihe ni isomo rijyanye n'ikintu cyitwa ishungura. Shungura rero iyo twigisha ishungura, abantu mufite abana mudufashe, kubera ko hano hari abantu bari kurikodinga kandi numva ashakuje cyane umwegeze kure. Iyo turi kwigisha ibijyanye n'ishungura, hari ibintu bimwe twigisha ariko hari n'ibintu twigisha tutarabona. Igihe kimwe Nowa yigishije abantu arababwira ati nyamara rero kuri mapu y'Imana biragaragara yuko imvura izagwa. Abantu baramubaza ati ariko Nowa, wa musaza we uba muzima, imvura utubwira wari wabona imvura igwa? Ni ikihe gihamya twereka yuko imvura izagwa? Nowa bamubaza igihamya yarangiza akakibura. Akababwira ati nyamara imvura izagwa. Nowa bamwita ibyo muri iki gihe bita conspiracy theorist, cyangwa se abantu bavuga amakuru adafitiwe gihamya. Imvura iguye rero nawe uhita uhuzuza akantu. Byari ubwo byagenze gute? Iyo rero twigisha ibintu bijyanye n'uburyo abantu tuzanyuzwa mu ruganda, hari amasomo 3 ndetse 4. Ayo masomo 4 ubundi iyo twiga ibyahanuwe tubyiga gute? Ngewe nkunda kwiga ibyahanuwe mu gihe cy'abahanuzi ba mu mateka, nkiga n'abahanuye ibintu bitaraba bo mu gihe kizaza. Ahanini iyo dukunda kubyiga dukoresha Daniel nande n'ibyahishe, ubwo ni Yohana na Daniel. Ariko hari mediateur cyangwa se umuhuza w'ibyo bikorwa, niwe wabihishuriye Daniel, ni nawe wabihishuriye nde? Wabihishuriye Yohana. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Uwo nawe yabaye mu isi ndetse niwe wayiremye. Nawe hari ubuhanuzi yigishije, kandi ntabwo yigeze avuguruza Daniel cyangwa ngo avuguruze Yohana. Ubwo rero dukoresha abo bahanuzi 3 2, ariko tukareba mediateur wabo icyo yabivuzeho. Nibyo? Ni icyo rero tugiye gukora kugira ngo twumve iri shungura, ku buryo abantu bari hano ngo bagera muri 700, ku buryo ushobora kubara ndetse unageranije ugasangana n'abantu 100 barimo. Ni agahinda, ntabwo ari agahinda. Kandi ubwo 100 naryo nkizemo poromosiyo, se nkizemo nk'umuntu. Ariko reka mbabwire, umva, hagiye sinzi wenda iyo twari kuvuga ngo ni ku gipfunsi, leta yacu igivuga ngo ni hehe, ngo mutore hehe, ngo mutore ku gipfunsi. Iyo byari ku gipfunsi twakagiye kwiga gucanga, ariko Imana iri gutegura abantu ku buryo nimba intambara ikomeye paji ya 432 hari amagambo avuga ngo nta muntu ushobora gukorera Kristo atarabanza ngo yiyandikishe hehe ku rutonde rw'abasirikare bahanganye n'ingabo zande. Ingabo se zira za OTAN ninuza nene ingabo z'umwijima, bano ba NATO ni ingabo, Mossad w'ikiro gisirikare cya Israel ni ingabo z'umwijima murazizi. Ibi bintu bikunda gutuma numva neza impamvu Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 n'ikigo cyo gice cya nyuma yabandikiye, arangije ageze ku murongo wa 10 arababwira ngo ibigize gute, ngo ni ibisigayera. Hari ubwo n'ukubera iki yababwiye ngo ibisigaye. Ubu nanjye abantu dutandukanye rero, kuko ari cyo cyigisho cya nyuma turi kuganira, nababwira ngo ibigize gute, ibisigaye. Simbizi nimba ko gakarita ngafite hano, ariko murabyuka murabadivanisite. Mu gihe cya TMI muzi ko General Conference yimutse ikava muri Amerika ikaza hehe mu Rwanda, ivuga ngo ni igihe cy'iki, abantu basaruye ni mukire hejuru, ivuga butumwa ku isonga. Ndumva mwarasaruye rwose. Muri iyi minsi muzumva abadivanisi bashunguwe bavuga ngo nimureke zikurane, zigeze ryari, zigeze igihe cy'iki, nyuma y'igihe cy'isarura zagombaga kugumana. None se ari isarura n'ishungura habanza iki? None se isarura ntabwo mbabajije ngo ivuga butumwa ku isonga mukambwira ngo ni igihe cy'isarura? None se nyuma ya 2020 ko ari kwerekwa ryavugaga ngo 2020 ngo ni umwaka ngo umurimo w'abadivanisi turabugize ute,
urabushoje. Warashoje? Iyerekwa ryari ukuri, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nyuma y'isarura hakurikiyeho iki? Gushyira ibisarurwa ku mbuga bikagira gute? Bigashungurwa. Kandi ishungura naryo turirimo ryaratangiye, Imana ihabwa icyubahiro. Hago umuntu ugiye gushungurwa rero, abo Yesu yavuze ngo uyu munsi Satani yabasabye ngo abagosore nk'iki. Rero ngaho wowe uracungura be maso kugira ngo kwizera kwawe kutagira gute? Kudacogora. Akoze umugabo wawe ashunguwe cyangwa umugore wawe agashungurwa, ukuntu biba bibishye. Hanyuma ngewe mba mbona nyine mbyitegereje, ngewe nyine ku rusengero nta bantu b'Imana bariyo, cyangwa se nyine bananitemberera, ariko nyine ngewe nyine baye ngiyeyo kumva gushungurwa. Ngo arawe ngo nta mwuka w'Imana uriyo, ariko ngo agiye kugira yate. Kumva umuntu washunguwe ngo ndabizi nyine, ngo rega nawe mugira se korari. Umva ibibazo atangiye kubaza. Hari korari mufite? Hanyuma se ngo n'ibindi muzaba mubyumva. Ishungura ryaratangiye ntiryatangiye? Ryaratangiye rwose. Ndetse ndagira ngo mumbure mu Baheburayo dufungure isomo ryacu ry'urufunguzo mu Baheburayo igice cyaho cya 12 umurongo wa 25. Hari amagambo avuga neza yeruye ati, mwirinde mutanga kumva iyo ivuga ubwo babandi batakize, kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi. Nkanswe twebwe nimba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi gishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti, hasigaye rimwe ngatigisisi, ngo hasigaye rimwe ngateza isi gishyitsi, ariko siyo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Ngo hasigaye kangahe? Iryo rimwe ni irihe? Hari kosa rimwe isi ishigaje gukora igahita itigita, ni irihe? Badivanisiti ni murivuga. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanura ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Ngo gukuraho ibigize gute? Kuko ari ibyagize gute? Byaremwe. Reka tube turekeye aho. Ndagira ngo tubanze tujye mu Bacamanza igice cya 7. Tugira imirongo mike tuhasoma mbere yuko tuza mu Byahishuwe igice cya 13. Tugaruke turebe icyo umwami Yesu yavuze ku bijyanye no kugura no kugurisha, n'uburyo igura n'igurisha. Ariko ubu dushigaje iminsi myinshi kugira ngo igura n'igurisha ritangire. Kandi igura n'igurisha niryo riduha ikimenyetso ngo dore imbabazi zigize gute. Dore uri kugura no kugurisha burya imbabazi zagize gute. Yakoze ikosa rivivura ngo imbabazi zagize gute. Igihe cyo kumugerageza cyarangiye, yakiriye umubare cyangwa afite ikimenyetso cyangwa aramye igishushanyo cyangwa se afite izina ry'iki. Yesu yabivuzeho iki rero? Abacamanza igice cya 7 turasomamo imirongo mikeya. Abacamanza igice cya 7. Gideyoni anesha ingabo z'Abamidiyani. Dusome. Yerubali ari we Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi. Kandi ingabo z'Abamidiyani ingando z'Abamidiyani zari kasikasi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kugira gute niba muri kuhareba? Nta nubwo ari ni benshi, ahubwo bagize gute? Biranakabije. Kubw'ibyo rero nicyo gituma nemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirahiraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. Nuko none genda ujya imbere y'ingabo urangurura uti, utinya wese muri mwe
agahinda umushyitsi nave ku musozi Yereyadi atahe. Nuko abana inzovu ebyiri n'ibihumbi bibiri barataha, hasigara inzovu zingahe niba mubireba? Aba hari isasu rivuze, hari inkoni zibayeho. Ndagira ngo mbabaze, iri shungura rya mbere muryumve neza, rivuyemo ibihumbi 20 na bingahe? Gideyoni yari afite ingabo ibihumbi 30 na bingahe? 32. Izi ngabo kugira ngo mwumve ibyazo zari zimaze imyaka 7 zitoza. Iki gihe Abisirayeli basengaga ibigirwamana bya Bali na Shera, noneho Uwiteka arabahana, abahana mu maboko y'Abamidiyani, bamara imyaka 7 Imana yarabagabye mu maboko y'abanyamahanga. Igihe kimwe rero uyu witwa Gideyoni yari arimo ngo asekura ingano. Ubwo yari arimo asekura ingano, nuko haza umumarayika wagenda agatembera, kubera ko imyaka 7 Uwiteka yari yarasezeranye kubahana mu maboko y'abanyamahanga yari igeze. Nuko arabaza Gideyoni ati, yewe uhiriwe n'Uwiteka uraho? Amubwira ati, aya wimbeshya, nduhiriwe n'Uwiteka se? Nimba nduhiriwe n'Uwiteka imyaka 7 yose bamaze baduseseka mu myobo, nimba miriwe n'Uwiteka Uwiteka, ahubwo mbwira nimba miriwe n'Uwiteka agira ikintu ukora utugaragarize ko turi Abisirayeli. Aramubwira ati, rero Uwiteka yagutoranije kugira ngo ujye gukura ubwoko bwe mu banyamahanga. Ati mi ikimenyetso, ndashaka ikimenyetso. Muri iyi minsi ndagira ngo mbabwire, dukeneye ikintu cyitwa ikimenyetso. Intambwe yose duteye dukeneye ikimenyetso, ko Imana ishyiraho ikimenyetso ko ari yo yayidutejeje. Nibitagenda gutyo, ndagira ngo mbabwire ngo tuzatera intambwe tuyitera hatariho. Gideyoni aravuga ati, uva rero tegeka ubutaka, ibyatsi, ubutaka bw'ahantu hari ibyatsi haze kuma uyu munsi. Nicyo kiraza kumenyesha ko ari njye watoranije. Gideyoni agiye ariko kwaje asanga ubutaka bwumye. Avuga ati, oya ntabwo ibi mbyemera neza, tegeka noneho nze gusanga ubutaka butoshye, ahubwo nze gutasanga ibyatsi ubutaka butoshye ibyatsi byumye. Nibwo ndaza aje asanga niko byagenze. Aravuga ati, mva haho niho. Arangije Gideyoni iwabo yari afite se witwa Yowasi. Uyu Yowasi nawe yari umwisirayeli ariko wateye imbere mu gusenga ibigirwamana. Iwe mu nzu habaga igishushanyo cya Bali na Shera. Gideyoni yatahanye ishoka. Murumva? Yari yamaze kumenya yuko Uwiteka azamukirisha amaboko, azamukirisha Abisirayeli. Atahana ishoka ahita agikubita, arakimena. Abisirayeli, nawe wumva iryo jambo ngo Abisirayeli baraza, bageze mu nzu basanga Imana yabo ngo yamenetse. Bati, ninde watumeneye Imana? Ngo ninde wameneye ikira Imana? Bati, nta wundi utari Gideyoni. Ariko ndagira ngo mbabwire, imibereho yacu ikeneye guhamya yuko hari ikintu kiba bakadukemanga ko ari twebwe duhisemo dufashe iyo myanzuro. Nimba imibereho yacu idahamanya n'ibyo bintu, dufite ikibazo. Ku buryo mwisi haba ikintu hagafatwa imyanzuro, batumva nimujye kurebera kwa runaka, ibi bintu ntari bubyemere, kuko bazi imibereho yawe ko isanzwe iki ihamanya n'ibyo watura ko wizera. Nuko baragenda begera kwa Yowasi, baravuga ati, dufite ikibazo rero Yowa, ya mana ya yindi yamenetse kandi nta wundi muntu turi gukemanga. Yowa baragenda babwira ati, Yowasi arababwira ati, mva nimugende, iyo mana yanyu ubundi kandi niwe wayiremye yabagiwe, iyo mana yanyu ubundi yananiwe kwirwanirira. Nimba yari Imana kuki itahanganye na Gideyoni? Nimugende, nimba ari Imana izazirwane nayo. Mbese Yowasi abahaye muca. Nuko baragenda. Gideyoni yari afite rero abasirikari 32,000. Tega amatwi neza, biri mu gice cya 6. Ariko ibi 32,000 Uwiteka aramubwira ati, ngewe ndamutse njyanye ni 32,000 ku rugamba, wowe ushobora guhita uvuga uti, twara abasirikari, nawe mfite abasirikari batojwe, imyaka 7 yari myinshi. Ngaho namwe nimurebe, mumaze imyaka ingahe mwumvira ngo ikoranabuhanga? Ni ingahe? Mumaze imyaka ingahe mwumva ifaranga rimwe? Nyinshi. Mumaze imyaka ingahe mwumva yuko isi izashyirwa mu twuma tw'ikoranabuhanga? Nyinshi. Mumaze imyaka ingahe mwumva yuko hazaho itangazo ry'icyumweru? Nyinshi. Iyo myaka ni myinshi rwose. Gideyoni rero ati, abasirikari ufite ubu nureba abantu bicaye hano,
ari abasirikare bamaze bigiye bitegura kujya ku rugamba. Ariko Imana yavuga ati nkurikije iri teraniro riri aha ngaha, genda nkubwire ukuntu bibangenzereza. Kibazo ubambariza ati ninde wo muri mwebwe utinya agahinda umushyitsi ngo agende asubire imuhira ataza kugwa ku rugamba, nuko bikaba birarangiye. Ibyo bibazo mukurikira ibibazo. Cya kabiri, asubwo iryo somo ntabwo murizi yariboneka he? Arangije aravuga ati ikibazo cya kabiri, hano hari abasore, ugenda umbarize abasore bafite fiance, kubyumva umbarize abagabo barongoye vuba bamwe ababyeyi bamajigije, uti ninde urongoye umugore vuba, agire vuba ahita ataha kugira ngo atazagwa ku rugamba akazasanga abandi bararongoye umugore we. Abantu baravuga batabwa bari bafite ba fiance n'abarongoye vuba bati turi hano mubyeyi muhagarare hariya. Uza abantu bari kudagadwa hano bari gutinya mu mapantaro, abagabo barabati ati none tuzajya Bugande, tujye Burundi, ese tujye muri Tanzania ko numva habaye imyigaragambyo y'amatora, ese mana none ko numvise ko mu karere ka Rutsiro hari agahenge waba ari wagurisha kimukira. Abantu batitiye muri makeya. Genda ubabwira ikibazo cya kabiri, ninde muri mwebwe utinya agahinda umushyitsi, nawe ahita ataha ati natwe nyine hari ukuntu bakagira ngo bari bugaruke bayani nk'aga poromosiyo babateganyirije. Ikibazo cya gatatu, ajya mu bahinzi n'aborozi, ninde muri mwe wahiteye inzabibu akaba atararya inzabibu zazo, atahe ajye gusarura inzabibu ze atazagwa ku rugamba abandi bantu bakamurira inzabibu. Abahinzi muri aha muraho mbese tumva nari kuzeza toni rwose nanjye turimo barazamura, muhagarare hariya ubwo bari kugira ngo bari bugaruke. Ikibazo cya nyuma, abubatse amazu rero, sana abantu bafite amazu menshi, cyamba amazu rwose aragiye pe, reka tube tubabwiza ukuri hakiri kare aragiye. Arya mweza toni zingahe z'amasakana, bambwiye ngo hera amasaka cyane. Ariko mwe kuva muri abahinzi bizaza nyuma. Ariko se mu Rwanda ko nabonye ko abahinzi ko nabonye ari bo baziraniwe. Iyi nyamaswa rero ni ingome cyane. Ariko mushyire mu bikorwa amabwiriza ijuru ryatanze, ibindi mutegereza agakiza k'Imana. Amen. Ugiye muri Amerika naho biriyo, ugiye i Burayi naho biriyo, ugiye muri Tanzania naho biriyo, mu Bugande naho ubu ngubu bararimbanije bari gufata hose. Nuko arababwira ati ngaho ni muri mwebwe uwubatse inzu nawe natahe. Abantu bati turatashye, ati ngaho ni muzamuke, barataha. Kibazo rero nababaza, abatashye bajyaga he? Ngo iki? Iwabo ni hehe? Ngo iki? Reka twibaze imvugo yakoreshejwe ngo basubira iwabo. Iwabo ni hehe? Ijambo ry'Imana yatubwira ngo mu Baroma ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye hehe? Kure y'Imana. Aryo ubwo batahaga bajyahe? Dore uko ishungura rya mbere 2022 byose nta muntu urafatwa ngo akingirwe, nta muntu urafatwa ngo akubitwe, nta muntu urashimutwa, byose bitashye nta ntambara nta n'ikibaye, bitsinzwe nta ntambara. 22 iri shungura muryumve, umwami Yesu yaryigishije muri Matayo 24. Ndagira ngo mubumbure Bibiliya mujye ku murongo wa 45, avuga iby'abagaragu babiri. Murongo wa 45, umuntu wese abumbure Bibiliya ye. Yesu nawe yigishije amashungura 3. Ndagira ngo mwumve iby'aya mashungura. Mwumve, nzi ko mwagezeyo umurongo wa 45 bavuga ngo ninde mugaragu ukiranuka umeze ute? Ubwenge. Mwabumbuye Bibiliya ntazo mwabumbuye cyangwa imvura iri kugwa? Ninde mugaragu ngaho tujyane? Ninde mugaragu ukiranuka w'ubwenge shebuja yasigiye abo mu rugo rwo kubagerera igerero igihe cyaryo? Uwo mugaragu arahirwa shebuja naza agasanga agira ate abikora. Kabiri, ariko umugaragu mubi nibwira mu mutima we ati databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu bagenzi be no gusangira n'iki. Namwe niba muri kwareba abasinzi ni abahe rero? Iri shungura rije ritwara abantu ribajyana mu businzi nirihe?
nirije ribajyana i Babuloni nibyo ni inzoga ya Babuloni ribajyana ngo shebuja w'uwo mugaragu mvuko bizagenda azaza igihe atazi n'umunsi atamutegereje amucemo kabiri amanane n'indyarya amujugunye hanze amuhanane n'indyarya n'abasinzi niho bazarira bakayikenyera iki dore nuko igice cya 24 kirangira kivuga iryo shungura rero rigomba gutwara iki abayoboke b'amadini bose dore naho barangirira si bo bayobozi b'amadini bitwa abagaragu bashinzwe kugerera abagaragu bagenzi babigerero ariko bamara gusinda bakaza bakubita se namwe hano murakubise nibyo Yesu yavuze ngo bazabaca mu masinagogi se bagombaga kubaca babahora iki ndagira ngo mbabwire Yesu ageze muri Matayo 25 nimwumve icyo gice kuntu gitangira umugani w'abakobwa bangahe 10 muri kuhareba ibi bintu byose Yesu yabibwirije hamwe iki kibwirizwa yakivuze siri place nka gutya turi kumwe ngo ni umugani w'abakobwa bangahe 10 ijambo riri kubanza muri kurireba riravuga ngo icyo ni ikihe gihe rero ako kantu mwigeze mugatekereza ni ikihe gihe Yesu avuze oya da witubeshya adusubije inyuma mu bintu yarari kuvuga inyuma muri Matayo 24 igihe abagaragu babi bari gukubita abagaragu bagenzi babo abagaragu bagakubitwa inkoni zibariye bakajya gutegereza umukwe nuko aho bagiye gutegerereza bagiye bacitse ishungura icyo byari icyo gihe ubwo none icyo gihe mwacyumvise bizagenda biterewe muri icyo gihe ese Matayo 24 ubwo yarabaye iriya shungura tubonye ry'amadini ryarabaye ntabwo amadini azigeragera muri Matayo 25 Matayo 24 ni ishungura rireba amadini n'abayobozi bayo n'abayoboke bayo abifatanya n'abagaragu babi bagakubita bagaca umuntu ntacyo bamucira ngo bari kugucira ko wanze urukingo rwa covid ngo bari kugucira kutakiza ku rusengero icyo kintu gusa ababireba bakabyemeza bati natwe bizera ni bangahe bemeranya n'inama y'itorero abizera bakamanika ibyo ngibyo nibyo bita umugaragu mubi n'abafana be ibyabo naho birangirira ntago bajya gutegereza umukwe ntabwo ibyo babireba ahubwo hari ikindi kintu bari gutegura cyitwa iki igicuku bya bintu mwumva bita urusaku rwa mu gicuku ruri gutegurwa n'amadini kuko urusaku rwa mu gicuku si itangazo ry'icyumweru mwasomye ruri gutegurwa n'abanyamadini rero bo bakwepye basizwe n'ishungura kugira ngo bategure igicuku abandi bantu bacitse ishungura bagacika umugaragu mubi bo bagiye gutegereza iki umukwe nuko icyo gihe rero ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'umugani w'abakobwa bangahe bagiye bajya gusanganira umukwe nuko ariko ngo umukwe atinze ngo bigenda gutera basinziriye ari bangahe ikibazo kuki basinziriye ari bose nimumbwira abanyabwenge ubwenge bwabo n'ubuhe nabo nabaswa rwose basinziye kimwe n'abapfu nuko ari mu gicuku we wakitwaza igicuku ugasinzira nk'abapfu ku buryo umuntu aje akareba hano yareba atatu abantu bose ni abapfu rwose bose basinziriye kimwe wenda hasigaye hasinziriye batanu wavuga ngo batanu ni abanyabwenge sibyo cyangwa hasinzira barindwi ukavuga ngo batatu bari buhagararira abandi ariko uko igicuku gishoboye uko umukwe akomeza gutinda nabo abandi batatu bavamo umwe 8 baba barasinziriye atoke afazari babiri bari bubahagararire utari wasubira mu mujyi se wari wumva igicuku wowe tari wongera ngo ubone akazi keza ngo wumve igicuku neza ntabwo usubira mu mashuri neza wewe muretse ubuzima bugaruke baguye na credit hubwo y'imyaka ingahe hari ya credit yishyurwa mu myaka ingahe murayifite bitatu wabaza imyaka 3 mwayerekana y'umugenzi ujya mu ijuru imyaka 3 wayitwereka ntayo ahantu tuzaba turi ni Yesu cyakora ni Yesu hazi wenyine ni Imana ibizi nawe ufite ibyigihe kirambye we tubaye tumusezeyeho uko
umukwe akomeza gutinda na ba bandi babiri havamo umwe nawe agira ate hasigaye ubwo bangahe mu 10 icyakora ukavuga ati 8 subwo uri kuwumbamo no ku cyakora ukavuga ati uyu umwe umva icyakora koko umva ntabapfira kugira gute uyarabahagarari ariko umukwe akomeje gutinda na wa wundi umwe bigenda gute bose barahunikira barasinzira nuko singe wahera hahera iki umugani w'abakobwa 10 nibyo ariko mu mwanya muto ariko ubu ndagira mbabazi imyaka subashize ingahe uturutse muri covid 5 se wayerekana reba aho duhungukiye sibyo nurangiza utubarira imyaka ivuyemo ku buryo abantu batubwira ngo bari basinziriye ngo turi gusa n'ibyo covid nyine tubwire ariko Yesu nawe yarakabije ndagira ngo mbabwire Yesu yarakabije Yesu yarahemukiye abantu nimba habaho ubwaka bibaye ari ubwaka koko Yesu niwe waba warabutangije babwire Yesu wafashe abantu ibintu yabakoreye arababwira ngo nimubona ikizira cy'umurimbuzi cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel umurongo wa 15 ngo uzabisoma azagira ate icyo kizira cy'umurimbuzi ngo muzahunge abazaba bari hejuru y'inzu uzajya amanuka ngo ajye kureba inkweto azashya yemwe aho ngaho nuzaba ngo ari kumwe ngo abari ku rusyo rumwe umwe azajyana undi agira ate n'abantu wari ufite akana kwishura akajya kukareba yarahiye Yesu yarangiza azi ko ari mu imyaka 3 n'igice ya sufuri akabwira abantu ngo nibiruke akavuga ngo n'umuntu uzaba uri mu murima akajya gufata ishati uwayifashe yararimbutse abizi ko ari mu imyaka 3 n'igice kumva ibintu yakoreye abantu wowe yababwira ati muzabanze mushishoze hazacamo akantu kiribagiza muzitonde abantu bari kugenda se ariko arangije iyo myaka 3 yari iki mutubwire habaye hariho ubwaka Yesu niwe wabaremukiye abantu wa mbere 3 n'igice yose abantu bageze iyo bahungiye batumva ariko rero Yesu yaraduye basigara batonganya umubwiriza wabyigishije none se ngo mwahunze ngo ikizira cy'umurimbuzi yego none se ntabwo muri abasazi gute se nuri kubona wa mukobwa mwanganaga nyine afite akana mu mwanya gatangiye gardienne ko sa mugani nitwasaze uribuka wa mucuruzi mwacuruza yamuturanye yaguze imodoka yimukiye ni Kigali ngaho re none se wowe ngo bite twahunze ikizira ariko nta mutwe murwaye nimumbwira ibintu yakoreye abantu none se wa musore ko yavuze ko akigukunda wagarutse ku idini ko bemera kubashingira cyangwa ukagaruka bakakubatiza ati niwumva se ati dore nuko byagerekeye abi Yerusalemu nibiki uyu munsi birimo nimutubwire ibintu biriho uyu munsi twakuboneye akazi ahantu ariko nyine uri kubona ukuntu bigenda nyine bari bukwakira ati nta kibazo ariko ubwo nyine urukumva nawe nyine ya gahunda hari ahantu baherutse kukandangira nanjye ariko none se ndagira ngo mbabaze si ibi byabaye muri Yerusalemu ishungura mwaryize nabi muzongere musubiremo Yesu abizi ko haracamo imyaka 3 n'igice nta kintu kibaye ni ubugome ni iki kiri mwaho ngaho ishungura dufite ababwiriza batwigishije ibi bintu biryoshye turi kugendana ku murongo neza bari kuvuga ngo ariko rero iki gitabo cyahenze musubiremo neza dufite n'abantu bamaze kubona yuko ikintu cyitwa irangamuntu y'ikoranabuhanga yamaze kuza kandi iza amakuru yayafatanye n'amakuru y'urukingo rwa COVID-19 batangira kuvuga ngo umuntu wakiri umubare w'inyamaswa ngo azajya mu ijuru ryande mwarisomye he ry'umuntu ufite umubare w'inyamaswa murarifite dore abantu bafite urukingo nimba harimo n'abicaye hasi tuziranye nimba hari umuntu ufite urukingo urimo hasigaye etape imwe nuramukurangaye bakakuzirika ntuzaturenganye twavuganye yuko nukubwiza abantu kuri nk'abatazabagaruka imbere nta mwanya dufite wo kuzongera kugaruka kuba ryonga ngo hanyuma rero ngo ari wowe ufite amafaranga ashyigikira umurimo ngo twaba dutwaye gahoro ngo kuba warakingiwe ngo hari ukuntu wazitwara neza mu gihe kiri imbere ngo abantu bakiriye umubare bakajya oya abantu bakingiwe baba babishaka baba batabishaka abantu bazi ko bafite urukingo
irangamuntu umva amakuru y'irangamuntu hazagenderwa mu guha abantu pasiporo zabo z'uko bakingiwe mbere y'uko banyuza muri amaso yabo muri kiriya cyuma cyitwa metavasi. Pasiporo zabo hazongerwamo amakuru y'uko bagize gute. Ibyo bintu byatangiye i Burayi mu gihugu cyitwa Finland muri bihugu bya Pays Scandinavia. Uyu mwanya bari gufata amakuru bo bari banazisanganywe z'ikoranabuhanga izi z'umubare bari basanzwe bazifite mu Burayi bakoreshaga umubare rwose. Ariko ikintu kiri kuburamo ni kimwe amakuru y'uko abantu bakingiwe. Ni kimwe gusa nicyo gitumye bayivugurura. Abari bariyo bajya batubwira tina yagize ngo narawakiriye atariko Imana ishimwe kuva ari ibya covid bigiye kwiyongerwamo ati tuzarwana mpaka. Urumva ndagira ngo mbabwire umuntu uri bukora ikosa ibi bintu mugiye guhura n'ibitero bikomeye ndabizi. Ibitero by'abantu bababwiriza ukurimo hano, ibitero barajya no kuri radio babivugeyo, kwijwi ry'ibyiringiro biri bunyureyo, aho yemwe kuri za YouTube za RBA biri bunyureyo. Ariko umuntu urarangaraho gatoya buretse wumva ikintu kibaye. Umurongo wa 5 ngo nuko bose ngo barahunikira bagira gute mu mwanya muto bumva bigenda gute basinziriye. Ngumva urusaku ngo umukwaraje ni musohoke mugire mute. Umukuje ni uwuhe rero? Ndagira ngo mumbwire umukuje ninde? Yesu se ko yatubwiye ko azaza nk'umujura aje abantu babimenye bate kandi ari umujura. Urusaku nukugira gute? Urusaku ruvugwa nta rundi ni itangazo ry'icyumweru. Mwaba mwarigeze mubwirwa yuko mu itangazo ry'icyumweru abadivanisti ko aribwo bazavugurura byemere. Nuko ngo bumva urusaku ngo araje ni musohoke mugire gute? Musohoke ni murangiza mugire gute? Bya bintu mwajyaga muvugira mu mazungo muri itsinda musohoke tubabwire. Umudaso kwiremba aragutegereje. Sohoka umusanganire. Ngo sohoka ugire gute? Sohoka uhure na mudugudu musanganire. Twumva mwidoga kuri za YouTube musohoke mu musanganire. Mubivuge neza noneho. Ndagira ngo mbabwire ngo muraza kubona ba Petero. Njyewe se bandise ariya ko nanikiniraga njyewe mva wapi da undi se njyewe ubundi usibye wenda wera ko bari abasaza undi muza amagambo agiye kuvugirwa aha hantu ni musohoke mugire mute. Nuko basohotse ndi kugira ngo mwumve mu mwaka w'844 uru rusaku rwaravuze nibyo nibwo uyu mugani wo muri Matayo 25 wasohoye w'abakobwa bangahe. Ariko hiyongeyemo ubutumwa batari bafite kubera yuko aba bantu bo mu 844 nta sabato bagiraga nta no gutsindishizwa n'ubuntu bagiraga. Igihe aba bantu bari bongera ubutumwa bw'isabato no gutsindishizwa n'ubuntu bwo kwizera temperance nibwo byiswe urusaku rwa hehe. Abakiri ubwo butumwa ni bari ya 50 bari basigaye nibo bageranijwe n'urusaku rwa hehe rwa mu gicuku. Iyi sabato bahawe nirabikuweho rero nibwo harongeye kuvuga urusaku rwa hehe. Ubishaka ajye mu gitabo cyitwa inyandiko zibanze ku cyiciro cyitwa ijwi rirenga. Icyo gihe rwari urusaku rwa mu gicuku ariko nanone isabato ikuweho biraza kongera kwitwa urusaku rwa hehe rwa mu gicuku. Inyama tuzazivaho muri dimanche se yandi dimanche izatangazwa naso. Oya abadivenja numva babeshya abantu ngo tuzabinyuza kuri radio ijwi ry'ibyiri. Ibyanuze ntabwo tubibonye bari abarugambwa ntabwo twabonye ngo abadivaniste twemera dore reba ibintu Teddy Wilson akoreye abantu hariya none mubabonye batura bakabindigira bavugiye hehe banuze bangamije Dani nibabivugiye hano kunuzi mu nsengeri wanyu bavuga ngo bari abahakora Imana ngo barirutse ngo nuko bimaze nimwumvise za audio z'abantu ntitwazigaragaje ko tutarababona bari he bayufu bari he nimba koko nimba atarirangira ry'imbabazi tubwira abarimu badukingiraga abana aho baherereye. Durashango mutwereke ba mudugudu aho bari. Iyo baba bafite imbabazi ntabwo tuba tubona bari kwihanase. Iyo umwuka w'Imana batarabavuyeho. Abapasitoro batubushabushe batubuza kwinjira ngo banza werekane code banza werekane message batubuzaga kurira moto n'imodoka bari he ko tutababonye. Ibi bintu biri kwivugirwa na baroki biri kwivugira ukabona minisitiri ukabona Trump aravuze ngo umva nibasubiza abadivaniste mu kazi nyine abo zishe se barabakura. Reka tubyemere ko bazisabye abo zishe nyine
abagabo bacu barabajya batubwira ko ngo batagipfumbata abadamu ngo aho babakingiriye, ariko ngaho nibazibasabe barahari babitubwiye byahise byanga. Bano mugabo baravuze nawe ngo bamye arabufite ngo byaranze. Dufite abantu bahise babapararize uruhande rumwe. Bari he bagaragare nyine daso n'abagitifu b'imirenge bagaragare uko bajyaga ku miryango y'abantu saa 9 aba ariko bagenda saa 9 bajye ku miryango y'abantu bajya kubasaba imbabazi nimba umwuka w'Imana atarabava. Turashaka kumenya aho baherereye. Nuko ngo umukwe ngo araje nimusohoke mugire gute. Aba bantu bakoze ibi bintu bakoze urusaku rwa mu gicuku ni abantu bitwa impuzamadini, kubera ko niri gutegura icyumweru cya kintu gitegura urusaku rwa mu gicuku, nibo bantu bari kubitegura bo bibereye twebwe ngo bategereje umukwe, abandi bamutegereje umukwe ngo barasinziriye. Mu gihe basinziriye amadini yari kurara yandika. Nejo bundi twabagaragarije inama ahantu bagiye bavuga ko kopu ya 30 aribwo bazaha ikiruhuko isi umunsi umwe muri kopu ya 30. Nawe mwabonye rwose barabyemeranye. Irabu uyu mwaka uri imbere nyine kopu ya 30 bemeranya. Abanyamadini bari bagiye i Roma, twarabisomye twarabiberetse, bose bavuga yuko ngo bakwiriye kwemeza yuko bakwiriye guhisi ikiruhuko kimwe imbere ya papa, barabyemeza babirahirira n'indahiro baranasangira. Turimo turajyana. Ayo madini rero niyo yitwa igishushanyo cy'inyamaswa, ariko igishushanyo cy'inyamaswa nicyo gikora ikimenyetso cy'iki. Ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa cyitwa kuruka umunsi umwe ntabwo gishobora gushyirwaho amadini atari yagiteguye, kuko agomba kubanza akabyemeranya. Se n'abadivantisiti bazabyemera? Abantu bavuze ngo ari n'abahiti ngo twebwe ibitabo bya n'abahiti byadushyize mu bibazo nk'itorero tutabasha gusobanura. Kubw'ibyo ubu nk'itorero tumwemera nk'umusazi, nk'umurwayi wo mu mutwe, nk'umukozi wa Satani. Ntabwo igitabo mugifite, muragifite babyanditsemo, banditsemo icyo ngicyo amigisha 2009 murayafite, utayafite avuge bayamwohereza hano turayafite. Ngo tweri n'abahiti tumwemera nk'itorero nk'umusazi, cyambere nk'umurwayi wo mu mutwe, kabiri n'umukozi wa Satani. Ari itorero ry'abadivantisiti dimanche bazayemera ntayo bazemera. Dimanche se niyanditse mu bitabo by'uwo musazi. Nimba baye umusazi se akaba yaranditsemo dimanche bazemera ibintu by'umusazi? Abazabyemera ni bande? Dore abantu bicaye aha ngaha nibo abantu bita abakobwa bangahe 10, ariko nabi 10 harimo ikibazo kuko hagomba kubonekamo 5 biki. Umva rero, umva 5 uburyo babyutse, ubundi ukibabona biryamiye mu itsinda wabonaga bigenda ari wowe, ariko ikigeragezo kihageze kiravuga ngo ngaho rero nimusohoke mugire gute musangane. Ngo nuko bose bahagurutse ari bangahe baboneza amatara yabo. Imba muri kureba mu cya 25 umurongo wa 7 bose barahaguruka baboneza amatara ari bangahe? Uko ari 10. Arayaboneje biremera ariko urajya unabumva avuga ati sha umva nanjye byo natwe twatinya ha ngo umuntu azakiriranga muntu y'umubare ngo zarinda apfa, bivuze ngo sizongera gutakara nyine. Ariko si bini bike nabo bari gucana ukumva biracyakaho gakeya, ntago barabagera imbere ngo asanga badaso nk'icumi ku gitondo ku muryango. Turiya tuntu bakiri kuvuga umuntu utarakiriye imbaraga, ikintu tucyumvikaneho neza. Umuntu utarakiriye imbaraga ngo nuko asengera mu itsinda, ntabwo itsinda rizahare ryo Yesu azahamagaramo. Azahamagara mu bitabo by'ubugingo. Baboneje biraka, ariko haboneka ikibazo uko umwanya ugenda utambuka ngo amatara atangira kugira gute kuzima. None se none se ariko se nanjye ndi kubona bijijishije rega. None se wowe none se akuse wowe none se wowe Jado ubona biya bintu nuko ari umusore rega. Harabaje numvise batangira kuvuga gutyo. None se uyu mwana amashuri yahagarara bikemera. None se na amashuri ngo hanyuma ngo kureba ngo kwa mwarimu ngo kuri nyine. None se nawe rega hari ahantu ureba ngo none se reka turebe muri ibi biri ubundi byahishuwe havuga mwiranga muntu. Hari n'ababwiriza nabaye barutse guterana ngo bemeza ko muri biya naranga muntu ngo babonyemo ntayo. Reka nze mbasomera ibintu 10 utazemererwa udafite irangamuntu koranabuhanga. Abayiteguye ikindi narangiza mbongereramo igitabo cyabo cyanditsemo yuko irangamuntu koranabuhanga izatwarwa mu mubiri w'umuntu umwe imbere. Yego.
ni ibintu bibiri utakirwa unamagarara imbere unambaza ngo arongo uzayemera. Icya mbere amakuru y'urukingo, icya kabiri kubizatwarwa mu mubiri, icya gatatu biriya bintu umuntu atazemererwa atayifite. Ubanza ubyumve neza. Nimba byahishuwe hatubwira hari dimanche mwasomye mu byahishuwe, mwarayisomye ngo muyerekane. Ubu mugaturika aje akakubaza ngo nyereka dimanche mu byahishuwe, wayimwereka? Uwakubaza ngo hari umunsi w'icyumweru wawushaka ukawusoma mu byahishuwe. Amakuru duhabwa ni ay'iki? Ni ay'ikimenyetso. Andi makuru duhabwa ni ay'ikintu kizaza kibuza abantu kugura no kugira gute? No kugurisha. Ibyo bya dimanche cyangwa ibyo ngibyo byo kuvuga ngo inyamaswa, ntabwo inyamaswa ari izabuza abantu kugura no kugurisha. Tubwirwa ko ikintu kizaza kibasiye ubukungu, kigatwara ifaranga. Ntuzivuza, ntuziga, ntuzatelefona, ntuzacuruza, ntuzishyurwa, aho yemwe ntuzakoresha imbuga nkoranyambaga, ntabwo uzagenda mu mijyi, ntabwo uzigera ukora ikintu na kimwe, ntuzajya muri leta ngo hake serivisi, keretse ufite ikintu cyavuzwe uzajya werekana, banza utwereke. We byaremeye, byaremeye. Tubwire nomero ni kangahe? Ngiye rwose nomero ni gutya na gutya, nongeyeho naka ngaka. Okay, shyiramo ikiganza cyawe, ushyiremo n'iki? Shyiremo n'uruhanga. Okay, we byaremeye. Haleluya. 7 day tambuka. Muzabona 7 day beshi bari kugura nimba bakoresheje uruhanga rwa. Kubera inyigisho bize nabi ngo yitwa ngo dimanche. Umuntu arya inyama, umuntu arasambana ngo dimanche, umuntu ariba ngo dimanche, umuntu mukazabamo arabizi ko akoremwa amafaranga y'amanyanga ngo twebwe tubihagazemo neza. Igitinze ni dimanche gusa, muzareba ukuntu tuzavugurura. Akiyo dimanche mutubwira muzavugurura ni iyi? Muzatubwira ikintu cyanditswe ko abantu bazavugurura muri dimanche. Ikintu cyitwa itangazo ry'ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikintu kigaragaza yuko abantu bakiriye imico. Nuvuga ngo n'ikimenyetso cy'Imana ni abantu bakiriye iki? Imico. Bikazahamwa ko iyo mico yabo ari amategeko y'Imana. Nibyo? Noneho n'abaki ikimenyetso cy'inyamaswa, iyo mico ya Satani bikazahamya ko yabagiyemo, babiruhukisha iki? Babiruhukisha dimanche. Bikazagaragarira heherero. Bamwe tuzaba tubareba gutya tubizi, bemerewe kugura no kugurisha, abandi batabyemerewe. Bizaba byoroshye cyane. Muri iyi si nta muntu numwe ubaho utagura cyangwa wagurisha. Muzamutwereke. Wamuzana ariko ukamutwereka utagura. Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 haratubwira ngo itera bangana iki? Bose. Erega aba 7 day bamwe batangiye gupostinga ari ya somo ukagira ngo birumvikana. Oya, aba bakobwa 10 umva ikintu kibabayeho ngo nuko ngo baboneza amatabaza, ariko ku munsi ugenda uhita ngo amatabaza agenda agira ate? Azima. Begera bagenzi babo. Aro. Hanyuma se ibi bintu niko tubwire wowe hanyuma ko gitifu ageze hano mbwira mbigenze gute? Nyine aro nyangana gato aro. None se nyine bari kumbaza nyine ngo mpagaze, we nyine mbwira vuba nanjye mbone uko mbigenza. Aro ibi bintu mugiye kubibona imbona nkubone. Abasirikare mu minsi itambutse barabwiye ngo aro ku murongo mukingirwe vuba. Abasirikare akajya ari za YouTube bakundaga batubwiraga, akajya hagacana ngo kajya muri toilette, muze mukingirwe muze. Are we ndiyo bwana ndiyo aro. Akabanza agashyiramo ngo yumve ngo icyo umubwiriza runaka yaba yarabivuzeho, agaheba akajya ku yindi. Ntabwo ari cyo Mose yavuze ngo bazava ku nyanja imwe bajya ku yindi? Yego. Ngo yumve ngo nimuduhe ku mavuta yanyu ngo kuko yacagira ate? Oya, nta muntu numwe, ahubwo iyo bajya no kubaha ku mavuta bose bari kurimbuka, kuko yabo yagombaga kudepasa icyo gihe. Iyo bayatangaho igihe bagombaga kudepasa nabo ntibari kukidepasa. Uzamuhe uzambwira ngo ngwino ngo turari ijoro dusenga. Igihe cyo gusenga hariya cyari cyarangiye. Barabasubiza ngo ntabwo yadukwira, ni mujye mu bahanjuzi mujye kuyigurira. Ati cyakora mwajyayo mukarebera mu bahanjuzi. Bagiyeyo barayabonye. Kugura, mbese kugura muri kubyumvamo. Bagiye kugura no kugurisha mu rutundo,
umukwe araza nuko aje bamwe asanga bagiye hehe kugura no kugurisha abandi asanga barakicaye baracyamutegereje nuko ngo abari biteguye binjirana nawe urugi rugira gute rurakingwa ese kugura no kugurisha bikurikiranye n'irangira ry'imbabazi umva uragura cyangwa akagurisha aragaruka nibyo koko kugaruka baragaruka ariko aragaruka asanga urugi rugize gute abaragaruka ubyumve neza ni abantu bo mwitsinda kuko ibimenyetso by'amagambo bavuga ya rojyo usanga ari abantu basengaga none twariraga imbere yawe barahariraga ibintu bavuze ni ukuri barahariraga mu masengesho nabo bararagayo twanyweraga n'imbere yawe ukigishiriza mu nzira z'iwacu Daniel arangije ngo icyo cya 12 ngo yerekwa iby'iminsi ya kangahe arangije atangiza amagambo asa n'iy'amata 25 ngo nuko icyo gihe Mikayeli wa mutwaro ujye utahagarikira abantu bazagira ate azahaguruka nta muntu numwe mwisi kugira ngo umenye ko icyo ari cyo gihe nta muntu numwe bigeze abahatemere kugura no kugurisha uzi ibintu bikugira stateless ukabaho utagira ubwene gihugu wajya Bugande batese uruwa hewe ngewe se kwagaranyo wenda uzi kukivuga nibyo ragawa we ate nyine gitamburisho duhereze tubwire kode yawe kode se oya nako shyiramo ibipimo mo hano twirebere turabyimenye bagasanga mu mubiri nta kirimo none se uri umunyarwanda wakabaye uri umunyarwanda iyi gahunda mu Rwanda iriyo kandi ni nayo iri hano tubwire uruwa hehe ni uruwe mu kihe gihugu ko ku isi yose bihari uva hehe ubundi tubwire nyine murabona tokinjiramo hariya ntabwo handitse ko gereza zicuza umwijima ariho tuzaba turi ntimuzabihakane kanjiramo hariya ariko rero nyine murabona nyine nuko nagizemo impamvu ngakererwa ariko mu mahirwe nyine nagira wagira shuramande hari ugenda bagutunganyiriza isi yose muzangwa n'amahanga ganiki abantu bazaba barakayereka kandi ibi bintu turi kubona ibimenyetso byabyo ba minisitiri bavuze ngo mu kwezi kwa 8 umuntu utari butanga amakuru ye agacikanwa n'aya mezi angahe vuze ngo bavuze ngo barajya Nyagatare ariko hano ni barajya 23 kwa 11 mu kwa mbere ni mu Rwanda hose noneho rero i Kigali ho ni mu bunani muri kumva impamvu Yerusalemu yagoswe ryari mu minsi mikuru yo kwizihiza Pasika ntabwo ariho bari ngo barajya mu bunani bayifiteye abari kuvayo bashima umwami wabo muze kuvugana nabo bavuga ati turashima Imana irangamuntu nizongera ni umwami wabo ariko mvuze turashima umwami wacu ntabwo izongera gutakara biragaragara yuko nyine ngo batubwiye ko tutazanayitakaza hari n'agakode baduhaye ibintu biragenda neza badufashe n'amaso harya amaso ari he ntari mu ruhanga utekereza impamvu Bibiliya muri Luka 11 umurongo wa 34 bavuze ngo itabaza ry'umubiri ni iki ni ijisho umubiri wawe ijisho ryawe nireba neza umubiri wawe wose uzaba ari mu ryerye ngo wirinde rero umucyo ukurimo udahinduka iki kiriya kintu cyitwa metaverse rero bagiye gushyiramo image ni ikintu gikoreshwa ku munsi wo gusenga abadayimoni mu byumba ubu umuntu ushyizemo uruhanga bahita bamuconnectinga mu gukorana n'imyuka y'abapfuye muzi neza intambara ikomeye page 413 hatubwira ibigeragezo bya nyuma bibiri biheruka icya mbere gusenga imyuka y'iki y'abapfuye dore ngikiraho kizanyura rero bazaba baguconnectinze mwisi itabaho ntabwo ari uko abapfuye bazuka ahubwo abamarayika baguye bo bazi kwihinduranyamo amashusho y'abantu bawe bapfuye nuconnectingamo uruhanga rwawe uzaba utanze uburenganzira bwo kugira ngo nawe uzabashe gukorana n'isi imeze gutyo igihe abamarayika bihinduranyijemo abapfuye bawe uzajya ubasha kubareba ariko icyo bakora nuko baguhindura ubwonko bakagushyira mu isi itabaho bo bihinduranyamo ba bantu bapfuye mu isi itabaho kubera ko bagukoreye brain wash nawe koko ukabibona bazutse cya kabiri ni uguhindura umunsi w'isabato
mugiye guhura n'abantu bababwira ko bazutse, bababwira yuko isabato yahinduwe, murabe maso nyabuneka. Nohese kureba imvura iguye mbu ndabisoma gutera. Nikoye ni igitabo cyati World Economic Forum murayizi, ni inama ishinzwe ubukungu bw'isi, niyo yateguye irangamuntu koranabuhanga, iyo n'umuryango w'abibumbye. Igitabo cyabo rero ndagifite hano, namwe ni mugishaka ndakibasigira mujye mukisomera. Uramutse ugisomye ariko nta nubwo wahirahira ujya kwibaruza. Hari abavuga ngo tuzibaruza tugaruke tuze nyuma. Umuramutse umenye uko bizarangira, wasobanukirwa n'igihamya cyanditswe mu byaduka cya 321 kivuga ngo abazaba baragiye bire kuri ntambwe ku ntambwe, ni ruto mukumvira iby'isi basaba bazasanga bitagize gute tabagoye. Uzajya kwireba usanga urukingura rufite, sanga ibipimo warabitanze, sanga uruhanga bararujyanye, sanga umubare kode barawuguhaye, ubwira ati noneho wowe aka gakode reka tukimuriye mu kiganza cyawe. Tubabwira ati dore n'ubundi birahura n'urukingo, kandi n'ubundi umuntu use kugura none se ngo nge hano ntabwo nabyemera. Ariko urebe intambwe wateye usange bigize gute, usange byararangiye. Ibintu 10 rero utemerewe ubitega amatwi neza udafite irangamuntu yikorana, ariko nge simbona ko ari nayo buhanga ahubwo ni iyabuswa, kuko iyi bari ikoranabuhanga wiki icyambere ni ukwivuza, nicyo bashyize ku rutonde rw'imbere. S'abantu murarwara mukenera kwivuza, ubwo rero iyo staff uzabaho uhangayitse kugeza upfuye, keretse wemeye iki, keretse wemeye gahunda. Kabiri, financial services, ibijyanye n'amafaranga, gukora ku ifaranga ubisezereho. Gukora kukira ku ifaranga, hano mu ikofi yanjye mfitemo amafaranga nasaguye ku itike, ubu rukubiti hano bakavuga bati gahunda yatangiye, ni ugutaha n'amaguru. Ariko ngwiki none mwamaye akarifuti bashyizeho ibihano mu Bwongereza, umuntu bazafata narangamuntu koranabuhanga afite azajya yishyura amapawundi 80. ni nka konterivasiyo, uko bafata umumotari udafite perime bakamuca amafaranga, niyo perime yahuze cyangwa cy'ubuzima uzajya ugendana. Amapawundi 80 murayumva? Mujye muri nuze mushyiremo babakubire muri kombata. Icyo cya kabiri si ugukoresha amafaranga. Uzarya gute? Tubwire uko uzarya noneho. Niwanyaruka kuri butike ukazana kawunga, niwasimbuka ukazana ibirayi byawe bitarera, niwasimbuka ukavuga ati ni mu nkope nzabishyura, ukangihanura. Noneho rero nabyo bibaye bigize gute, birahagaze. Kane, gatatu ni food and sustainability. Food ni ibiryo ubundi. Abantu n'abagome, umuntu uhagarika ko warya sugu wose umugome. Ngwiki iki cyo cyitwa kurya. Babivuze bakavuga ati tubahaye icyumweru, ukabanza ukamara umuceri ufite imuhira, ukabanza ukamara bya birayi wahashye mu minsi itambutse, imyumbati washyize mu murima ikabanza igashira, umunyu ukabanza ukagushirana n'isukari abakiyikoresha iriya yinuza. Cya umva ugiye kubona ukabona umwana wa mbere ifuro riraje, avuga ati ariko mureke dusome neza, mureke dusome neza aha hantu. Kambere kakaba karapfuye, se bazapfa, Imana izabareka bapfeda, bapfa nk'amasuka ahinga ahubwo. Ariko byanditse ko Yesu azabazura. Muri Yohana 10 yaravuze ngo ninge kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Amen. Ibiryo buriya bibaye bihagaze nyine. Ubwo bivuze ngo iyi gahunda y'amakuru iratangwa kugeza mu kwezi kwa 8. Muri kubyumva? Kuyu mwaka wa 2026. Gahunda yo gutanga service zishingiye ku irangamuntu koranabuhanga zizatangira nyuma y'ukwezi kwa 8 kwa 2
2026. Ubwo uzaba ataratanze amakuru wese izi serivisi 10 zose tuvuze nta nimwe azaba yemerewe nyuma y'ukwezi kwa 8. Ubwo mufite amezi angahe hari? Mwaka. Nabibaze nabi ni kwa 6 bavuze. Narimba hayimwo promotion nyine. Kane turimo turumva neza yaba ari umwaka uzacamo. Ngari umwe nyine mubare amezi ubwo kwezi kwa 6 turutse none mubare nyine nawe ugeze ubwo n'amezi 8 ayigomba gushiramo. Kwabonye ko buri karere bari kugaha iminsi 21 kandi abantu ni beshi. None se twe bazabona umwanya wo kutwirukaho ryari? N'abazishaka ni barabarangiza. Se hari abazikeneye se nimwabonye kuntu stade bayuzuye. Ubwo se urajya kwiruka kutayishaka n'abazishaka utarabarangiriza. Barabanza barangiriza abazishaka nyine. Ikibazo cyacu kizigaho nyuma abazishaka bose bamaze kuzibona. Kandi abumva ibihano ari ibihano bafatiye abantu ngo bayobye. Hari yo turere tukuya tubarura ngo abantu bayobye bo mu turere. Mu minsi iri imbere barabageraho bababarura nyine. Urugero rwa kane ni travel and mobility. Ubijyanye no kugenda ndetse no kwimuka. Runarindi uvuze mvuga ati batangarije nonaha mu kwezi kwa 8 ubwo ingendo zigize gute zirahagaze. Urugero rwa 9 humanitarian response. Gahunda zibera mu buzima bw'umuntu zose hari ibintu dusanzwe dukenera. Umuntu afite uburenganzira Human Rights Watch le droit de l'homme. Umuntu afite uburenganzira bwo gukina, bwo gutembera mu gihugu. Afite uburenganzira kuri serivisi za leta. Umuntu afite uburenganzira bwo gushinga umuryango. Ibi bintu byose bijyanye na humanitarian response. Nta kintu na kimwe udafite irangamuntu koranabuhanga kizemera. Cyose babishyize muri technology. Uzajya ujya kubikenera nibyo bakubwira bati wakoze gahunda bati rwose nagira ngo mucingo nizamba. Cingo nizamba zihutanyura muri gahunda nk'abandi. 1 2 3 4 5 6 ikamasho. Hano hari abacuruzi bahari. Ikamasho rero ni ubucuruzi bukomeye bwambutse ibintu bubigarura. Mujya mubona ubu bw'importing ibintu nyine. Tuba dufite ibintu byavuye hanze, ibintu bihenze nyine. Bari aba businessman bakomeye. Aba nabo bazajya bakubwira ati dubwire code yawe. Cyakimbo yanyuzagamo pasiporo azajya avuga iki? Nta kumubaza izina bibwira ati code yawe. Okay, ni wowe. Shyiramo none ibiganza. Okay. Shyiramo n'amaso. Namara ko yashyiramo ibintu bibaye. Okay, biragaragara ko uri umuturage wacu. 7 social platforms. Abantu mufite smartphones wegeze imbere iri kunyagirwa cyangwa ushyire mu ikote neza. Imbuga nkoranyambaga hari imbuga mujyaho mugakuraho ibyigisho nibyo? Yego. Imbuga mukunda cyane kageraho kwitabaza niho mukunda cyane. Baya. Dukunda kwa Jado Penrod. Niho mukunda kubikura. Aha rero nanjye ubwanje nafite irangamuntu koranabuhanga. Nawe mbere yuko ujya gukoresha urubuga nkoranyambaga azajya bakubwira ati bagiye mu iminsi bagiye kubanyuramo namwe kuri telefone yawe bakubwira bati banza ufotore ifoto yawe ubanza uyoherezemo nyine bigarabaga iri digital bigaragaza yuko wemewe sibyo. Nuramuka ubyemeje utabyemeje bazaba baguhagaritse nyine uzaba uri suspended. Uzajya gukoresha imbuga nkoranyambaga bakubwira ati banza ushyiremo ifoto yawe ya digital ushyiremo uruhanga rwawe ushyiremo n'ibikuma biometrics data zawe cyangwa se ibipimo nyine ndangamiterere. Nuko rero nanjye ubwo kugira ngo reko ko nagishyizeho nanjye ubwo nukuba nanjye nanyuzaho nawe ugomba kunyura nyine. Ngo bivuze ngo birigize gute? Erega ivuga butumwa rirahagaze. 9 muri kwareba e-government. Ibi ngibi umuturage kunyura akagucira igitoja tumba ndagushorera ndakugezayo urakiriha amafaranga. Hari n'ibindi byinshi nabuze ahubwo. Nejo bundi baritse kunyiba radio mu nzu. Ati ubwo ngubwo byose urabiriha. Reka da bazajya babicira ubuntu. Mwabyumvise? Abicira ubuntu munahuriremo akubwira ati bite byawe. Tiwakoze gahunda? Uzajya usubiza ngo iki? Ubwo bivuze ngo gahunda zose aho wari kujya kubariza muri leta serivisi yose ya leta irahagaze. Se turi kumwe? Yego. Ubwo nta burenganzira bw'umuntu na bumwe rega busigaye. Abantu mufite ibintu byanyagirwa bikangirika mwegere abantu bafite imitaka babafashe.
mwegera abantu bafite imitaka bafashe nyabuneka hatagira ibyangirika. Turacyashigaje amezi 8 yo kubikoresha yose, ntago twabireka ngo byangirike. Amezi 8 ni menshi. Amezi 8 se nituzaba tuvuye muri korali twaririmbanaga twazisunikiye ibyigisho, nituma zinyagirwa. Rero 8 ni menshi cyane, kandi nabo harimo abari guhunyeza. Se hari abantu b'Imana, hari abantu bagiye kuvayo barasimbura abantu barangaye. Kwegera imbere mwihangane, imvura ibaye nyinshi. Musanzwe munyagirwa. Okay, ni mwakira imigisha y'Imana noneho. 10 mwumva urugero rwa 10. Urugero rwa 10. Urugero rwa 10 rwo ruri aha ngaha rurakaze. Mwebwe ntabwo muba mu mijyi ngo ruzabagiraho ingaruka, ariko ruzagira ingaruka cyane ku bantu baba mu mijyi. Rwitwa smart cities. Abantu baba mu mijyi, intambwe uteye usohotse mu nzu kugeza ugarutse mu nzu, nta ntambwe nimwe uzatera batayizi. Muri kubyumva? Anyweye essence, ariye ibiryo muri resitora, abaye yicaye, dore aragarutse. Nimba muzi system ya GPS, ni nka GPS mbese. Ni umuntu mwikoranabuhanga, umuntu wazahinduka ikoranabuhanga ubwe. Nuko rero ubwo aya mezi 8 dusigaranye, navuga ngo ni nk'ayikise aya mezi 8. Ikindi rero, iki nicyo cyanteye ubwoba. Ndavuga ati nzibaruza mu banyuma. Nimba hari abantu banyuma bazabarura ndimo, nge nzajyayo nyuma ya bose. Kuba ngo irangamuntu ikoranabuhanga uzayitwara mu ruhu rwawe mw'imbere. Nzajya ari uko mbeho nyuwanyuma uko bimugendekeye. Mu mubiri ni hehe? Bibiliya yatubwiye ngo ni mu ruhanga cyangwa hehe? Niramuka irimo amafaranga, ubwo bazajya bakozaho ku mafaranga hahandi bashyize irangamuntu, noneho ubashe gukoresha amafaranga yawe. Niyo mpamvu rero mu migani ya 15 umurongo wa 14 havuga ngo umuswa yumva ikivuze cyose, ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura. Imigani igice cya 19 umurongo wa 2 hakavuga ngo nyabuneka ngo wihutire inzira atazi azayoba inzira vuba. Nuko rero ubwo turi kubirya, ariko turabirya tubisezeraho da, nta kibazo. Ijuru rikudutegura umutsima n'iki? Umutsima n'amazi. Nzi ko ibitekerezo byanyu biri gukora cyane, biri gukora cyane. Umuntu wese ari kubatekereza icyo azakora. Nta kindi rero, iki kintu kiranze abakobwa b'abapfu kujya kureba amavuta ari uko ikigeragezo gitangiye. Muri kubyumva? Ndagira ngo nsubire ku ishungura rya 2. Mwihangane dusubire muri mu bacamanza igice cya 7. Babana 22,000 ni abanyamadini, nitwabibonye bashunguwe batashye. Kandi uyu munsi nicyo gihe duhagaze muri yaryo ryararangiye. Igikurikiyeho ni irindi shungura rigiye kuza mu 10,000 byasigaranye na Gideyoni, kugira ngo naho hasigaremo abantu 100 ngahe? 300. Katwumve rero. Uwiteka ahera ko abwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, manukana nabo mujyane ku mugezi mbakugeragerezeyo. Aba rero ni umugani w'abakobwa bangahe? Nibwo wajya watangira. Ubundi mu 32 byari kumwe na Gideyoni, ntabwo umugani w'abakobwa 10 wari wagatangiye. Hagomba kubanza kuvamo igihiriri, noneho mu 10,000 hagasigara umugani w'abakobwa bangahe? Ni abantu barokotse ishungura kandi banakubiswe. Wibuke ko bakubiswe n'umugaragu mubi, ngo abaziza ngo kwibwira ngo umugaragu ngo shebuja aratinze, atangira gusinda no gusangira n'abasinzi. Twumve neza rero. Manuka ubu tugiye ku kagezi. Ukagezi murahazi? Umva. Mwebwe rero mwumvise ibintu mwumva n'ibindi. Nimba hari ikintu mukwiriye kwitondera, ikintu cyitwa irangamuntu ikoranabuhanga, ni ku kagezi twagiye rero. Ku kagezi harasigara abantu bitwa ababwiriza.
ku Kagezi harasigara abantu bize, abizera babwirizwaga nabo babwiriza. Muri kubyumvara? Nuvuga ngo umubwiriza nimba yagiye n'ababwiriza bagomba kujyana. Turi kumwe? Yego. Ku Kagezi harasigara abakobwa badashaka kurekurana n'agakungu k'abasore. Ngo none tuzakwa gute? Ngo ubwo hanyuma ngo nagira ngo ubwo ngo muri leta twandikwe. Nujya bagusaba umubare. Ubugiye ku Kagezi rero. Ku Kagezi harasigara abanyeshuri badashaka guhagarika amashuri. Elina White wahageze mu ngingo ya 98 yaravuze ngo byashobokaga ko abantu bacu bataziga hehe, bataziga muri kaminuza. Kaminuza subundi nuze secondaire yo bayigiyemo. Ubu umuntu uri mu wa gatatu arakora toronkome. Uba afite gahunda yo kuzarangiza akazajya muri kaminuza. Uri primaire se warayiga. Nose bazaba batize primaire bajye muri kaminuza gute? Bazaba batarangije secondaire bajye muri kaminuza. Byashoboka rero ko ari cyo gihe abana bacu batazajya hehe muri kaminuza. Muri kaminuza. Nanjye ariko ndavuze ngo byashoboka. Uko ngiye uruhande nzahagararamo narubabwiye. Icyambere cyane ubwo kuba harimo amakuru y'urukingo sindwemera. Icya kabiri kuba nazemererwa kugura no kugurisha byanditswe muri Bibiliya. Icya gatatu kuba izajya mu mubiri w'umuntu kandi Abaroma igice cya 12 hambwira ngo umubiri wanjye ni iki? Urusengero. Ntabwo nafata urusengero rero ngo njye gushyiramo ngo abadayimoni. Se byahura? Nicyo gituma mu rwa kabiri rwako n'igice cya 6 umurongo wa 14 havuga ngo nimukifatanye n'abisi mudahuje. Muri kubyumva? Ngo mbese ko muri urusengero rw'Imana rwahura rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi inzu z'Imana mu mwuka. Abaroma igice cya 12 umva uko bavuga. Turabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu kugize gute? Imibiri ntabwo wakorera Imana udafite umubiri muzima. Umva umurongo wa 2 ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe, abiki gihe bari kugenda bate? Uraza kubabona nuza kwitegereza. Mutwara sibo nakugeraho urabona abiki gihe. Kandi arazazanye n'abandi badivati ngo n'umuduhera ubuhamya ko namwe mwabyemeye. Ubwo nimwishushanye n'abiki? N'abiki gihe ahubwo muhinduka rwose mugize imitima imeze ite? Misha. Tugere ku Kagezi rero twumve. Se tugiye ku Kagezi? Katwegere ku Kagezi. Uwiteka irakwabwira Gideon ati abantu baracyakabije kuba benshi. Manukana nabo mujyane ku mugezi mbakugeragerezeyo. Ku Kagezi ninde uragerageza? Abantu bakivanze impuzamadini niyo yabagerageje. Ariko noneho bageze ku Kagezi Uwiteka ni uragira ute? Impamvu bose ko nubwo hano ubwiriza ntabwo hano wamenya umuntu uzemera umubare w'inyamaswa n'abazaruka dimanche nabuze. Manuka rero tujye ku Kagezi mbakwereke. Kubyumva? Manuka tujye ku Kagezi mbakwereke. Tubumve rero. Nuko wandi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana. Kandi wandi bukubwire ati nimujyane nagende. Nuko amanukana nabo bantu bajyana ku Kagezi. Uwiteka abwira Gideon ati umuntu wese uri buje abagize amazi ururimi nk'imbwa umushyire ukwe. Ngo nabanywa nk'iki? Ubwo si temperance? Ngaho birengere urumva. Kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Ubu rero abantu bagiye gutangira kujya ukwabo. Amatsinda reka mbabwira agiye gushungurwa. Nimurebe ukuntu duteranye turi 700. Turi kunyagirwa turi 700. Tugenekereje. Reka mbabwira amatsinda hano turi. Nta muntu numwe uzumvikana nundi. Hano turi ni muri kureba ukuntu turi kubyiga. Nta muntu uzumvikana nundi. Uretse moto yawe bayijyane nimwazi paritse hariya. Kubwira are we. Baba bahagarara. Uhagaze muri ruhande. Kira moto aho ngaho. Vande ndi kujyayo kugira ngo nuko nacikanwe nyine nari ndwaye. Wari urwaye se? Oya buretse moto bayifata ureba. Nibyo n'abantu bari bwumvikane kuri bibiri. N'amatsinda y'abasenga Imana ntabwo bari bubyumvikaneho. Amadini yo nta nubwo binayareba. Twabonye biyareba. Amadini ari kwitegurira n'ikirenze irangamuntu, ari kwitegura icyitwa dimanche. Byiringiro bamuhamagara ngo azavuge ku mubare w'inyamaswa, ngo inyamaswa arangamuntu mwumvise uko yashubije yarababwiye ati abo babivuga n'abavuga ibyo batazi ngo bajye bareba nimba ari byo cyangwa atari byo.
ariko umuntu uhagarariye Imana uhagarariye iby'Imana bakamubaza akavuga ngo mujye mubanza murebe nimba ari byo kandi ari we wihemberwa buze kubwira abantu uruhande bahagararamo birirwa bamuhemba amaturo n'icyacumi none aravuze ngo bajye bareba nimba atari byo kandi ari uhembwa si byahemberwa se kuki atakuye abantu mu rujijo bifitiye indi gahunda bari abadivanisiti mu bitondere nimujya kubagisha inama umuntu nakugira inama umwuka w'Imana yaramuvuyeho arakugira inama nk'iya Baramu ugomba zarakubwira ngo reka tubigenzure ngo nyura muri iki gihamya iki n'icyo unyure n'ahandi katwumve rero abantu banyweye nk'imbwa umubare w'abanywesheje amashyi uba 300 ariko abandi bose banyoye bagize bate twese bapfukamye Uwiteka agira Gideyoni abantu 300 banyesheje amashyi nibo nzabakirisha kuko mugabije Abamidiyani nuko abandi bose nibasubira iwabo ngo nibasubire he iwabo hehe ngo ni hehe barasubira uzi abantu bari mu mubiri kuntu bavuga sabira bosi ko mwebwe shapa wapi rwose kare ibintu bibamwe abakecuru gusa nabari mu mubiri nyine bicara basinzira mu iteraniro kubera ko yabanye nabo aho ni wabo hehe ni ibyo bibera mu mubiri akanyama ni wakongera kukamubuza dufite abagenzi basubiye ku nyama ngo Yesu ngo agomba gusanga umugeni abyibushye kandi byatewe na biriya byago 7 nababwiraga ikintu cyose bari baravuyeho ngo nubundi ngo twamaze kujya mu 144 Yesu agomba gusanga umugeni abyibushye abo 300 benda impamba zabo banza bumva akagakorose abo 300 benda impamba za bagenzi babo n'amakondera maze Gideyoni yohereza abisirayeli bandi bose mu mahema yabo ariko basigarana nabo 300 kandi urugero rwa Midiyani rwari hepfo ye mu kibaya ngo benze impamba za bande za bagenzi babo iri somo Yesu yabyigishije muri Matayo igice cya 13 aravuga ngo kuko ufite wese azongererwa udafite azakwa n'iki ntabwo abantu umwuka wera basigaranye mukeya barimo hano umwuka wera ari kugenda avaho ntabwo bazamusubirana ariya mu gishushanyo cy'inyamaswa oya bagomba n'uwo bari bafite kumusiga abafite bakongererwa ibyo bari bafite ntabwo bazamujyana nta muntu uzarimbukana umwuka wera oya ikintu isabato siyo abantu basigaranye iyi sabato nayo bazabanza bayishyire hasi bavuge bati twese twiyemeje kuruhuka icyumweru si isabato bari basigaranye umwuka wera bari bafite rero ntabwo Imana izamusubiza mu ijuru ahubwo uko mwabonye mu gice cya 2 cya Daniyeli ngo bagambirira hehe mu mitima yabo kutaziyambindurisha ibyo kurya by'ibwami ubijuru riri kunyura mu mitima y'abana bayo rigenzura abantu bamaze kugambirira bavuga bati uko byagenda kose nitwakiyandurisha iki byo kurya bya Babuloni aba bantu umwuka w'Imana abatagambiriye ugakuka gake bari bafite kari kubavaho kagahabwa bamaze kugira gute kugambirira amena urakubitana n'umugabo umwuka wera yavuyeho rero ari gucuncumuka ari kugira gute ari gucuncumuka uwacuncumutse turamuzi ni Gideyoni nako Samusoni ngo aramanuka ngo yajya hehera yaragarutse yagarutse bamunogoye iki none inama y'umugabo wo guhamya iri kuvuga ngo ngure umuti wo gusiga hehe urabara gusiga bayanogoye ahaho ikibazo kirikemuye ntago birangiye buriya katwumve rero impamvu aba bantu bazize iki rero reka nsome mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi noneho mwiyumvire namwe mwiyumvira kasongo yihwa mwumva babana ikintu bazize nyabuneka abantu baraza kuva muri twe muze kumenya icyo bazize n'abandi nicyo bazize umva uko bimeze imico igeragezwa hashingiwe ku tuntu duto ngo imico igeragezwa hashingiwe kuki ikimenyetso cy'Imana nitwabonye ko ari imico none ngo ikimenyetso cy'Imana kizatangwa hashingiwe ku tuntu tungana iki ku tuntu tworoheje cyane twatunda abantu birengagiza mu buzima babyise icyaha cy'inyongobeza bugingo abantu bashaka kwimara ubukene
mu gihe cy'akaga ntibari bakwiriye kwizerwa mu bihe byihutirwa. Kumva icyo abasirikare bamaze? Abantu bashaka kwimara ubukene mu gihe cy'akaga ntibari bakwiriye kuba abizerwa mu gihe cyihutirwa. Se turi mu gihe hakeneye abizerwa, hari abandi rero nabo bari gushaka guhita bafatiraho ngo bahite bahinduka abakire. Muri kubyumva? Hari abantu batarekuye neza bari gushaka guhita bimara ubukene ngo bashaka gusa n'ibyo covid yangije, kandi ijuru riri gutangaza ngo imbabazi zirarangiye, abandi nabo bagatangaza ngo natwe turi kwimara ubukene. Ariko tubimenya tugasigara dukora kimwe n'abandi, ko batubwiye ngo bazapfa se ko batapfuye, ko batubwiye ngo bazabihuku se ko nazo babaye. Baratubwiye ngo bazarutera ngo azajya yenda kuruza ikibuno cyangwa ajya kunyuraho ngo yikorera igifuka cy'ibiro 300 ngo akunyureho afite umuvuduko nk'umurabyo, ko ntabyo babaye se. Aba bantu bateye gutya rero, abantu bashaka kwimara ubukene mu gihe cy'akaga, abantu bashaka kwimara ubukene mu gihe cy'akaga ntibari bakwiriye kuba bizerwa mu bihe byihutirwa. Twageze mu bihe byihutirwa, hakenewe rero abantu batari kureba ku by'isi, abakurambere n'abahanuzi. Ni icyigisho cya 53 cyitwa abacamanza ba mbere cyangwa abacamanza b'Abisirayeli, page ngewe kambuge muri iki ngiki ndi gusoma ni 440, ariko icyigisho ni icyo ngicyo. Kurikira amagambo wumve neza rero. Se twageze mu bihe byihutirwa, hakenewe abantu batareba ku butunzi, hakenewe abagabo n'abagore bemera guhara byose, bemera kuzerera mu mashyamba bambaye umuzinama n'izihene. Ninde mugore uziyemeza kureba umugabo yambaye ipantaro yacitse mu kibuno ifite ibinyoteri? Aro papa gasipa, hanyuma se zana tunyuze mu ruyovu. Yari afite imodoka na moto. Reka twegerere imbere. Ibyo se abantu batakira umwuka rero bazaba babyibuka. Abo yihitiyemo bari abantu bake cyane, batari kwemerera ibyo bifuza kubatereza mu gusoza inshingano yabo. Ngo banganikira? Ujya wongeraho cyane, bake binganiki? Ntabwo Imana igikorana n'abantu benshi. Mujya musoma amagambo ari mu ntambara ikomeye, page ya 426 ngo ubwo umugara uteye ubwoba uzabugize ute? Ni umugara we uzaba wegereje, ntabwo umugara uzaba wakaza, ahubwo bizaba biri kwegera nyine. Ikindi gitabo gitwa bitegura kagaruka cyaravuze ngo ubwo itegeko ry'icyumweru rizaba ricaniriye. Ahandi ho ngo ubwo umugara uteye ubwoba uzabugize ute? Benshi mu bahamije ko bizera ubutumwa bwa Marika wa 3 ariko bakazaba batarejejwe nabwo binyuze mu kumvira iki? Bazava hehe? Ariko akejo nagakiburiya kugamburura. Ngo iki? Kugamburura. Hari utuntu wabateganye ejo nyine. Bazava ku kejo rero turi atwejo. Se bari kukavaho? Iki ni ikimenyetso cy'uko umugara uteye ubwoba wegereje. Bajye kwifatanya n'abarwanyaga ubwo butumwa. Umva ayo magambo ariko. Abarwanyaga ubutumwa nabahe? Ni Kiliziya Gatulika? Oya. Kiliziya Gatulika nigeze irwanya ubu butumwa nta n'ubwizi. Kiliziya ifite ibyaha iregwa muri Daniel gice cya 7 umurongo wa 25. Uwo ni uzigira inama yo guhindura ibihe n'iki? N'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye. Abanze ubu butumwa babwanze mu nama yo Minnesota Minneapolis, aho banze inama y'umugabo w'iki? Nibo barwanyije ubu butumwa. Ni bande mbese? N'abadivantisiti babwanze. Eri nawe itarangije avuye yaravuga ati benshi mu bayoboye iriya nteko bazazukira kuribwa n'inyo. Ingingo y'153 se ntabwo mwayisomye? None ngo ariko se nimba abadivantisiti barabwanze bufite bande? Abari muri bo babwakiriye nibo babufite. Abo babwakiriye rero bakabitangira n'ubuhamya. Ubwo umugara uteye ubwoba uzaba wegereje. Benshi mu babihamije bakabutanga, hano barabari babutanze. Cyane abantu bafite ubuhamya yemwe. Ababutanze rero ariko ntibezwe nabwo binyuze mu kumvira ukuri. Ubwo umugara uteye ubwoba uzaba wegereje, bazava ku kejo bajye kwifatanya na bande? N'abagatulika. Bazajya kwifatanya n'abadivantisiti bagize gute? Baburwanyije. Umva amagambo arengaho. Bizarangira gute se? Birangiye nabi cyane. Noneho ubwo ikigeragezo kizaza kiraje, nacyo kirajiraga na dimanche bavuga izaza, kandi no muri dimanche bizaba bihitinga, ariko abantu b'Imana bazaba bakizweho ikimenyetso. Nibyo? Amen. Amen.
ubutumwa buzaba bugiye mu banyamahanga kandi nabo bakeya bitwa bwoko bwanyu. Ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye aricyo ruhande rurimo abangana iki no mu mateka muzaperereza. Ntabwo Imana yigeze ikorana n'abantu benshi. Ahantu hari abantu benshi ujye uhatinya. None se Yesu ni gute yagiye gutoranya intumwa 12 hari yabuze ahantu baraza? N'abasamariya ntibabimye icumbi n'umwe nizarize bamereye nabi. Ntabwo Yakobo yavuze ati reka tuma n'umuriro uve mu ijuru batwike. Yego. None se yari yabuze aho baraza Yesu? Nibyo yari yabuze abagaburira se umuntu wazaga 5,000 yari kubura no gutoranyamwe ibihumbi na 3 akabigira intumwa. Ntabwo Imana igikorana murebe mujye mu mateka. Na Matayo igice cya 7 aravuga ngo ariko inzira ifunganye iraruhije kandi abayinyuramo nibangana iki. Iyo turi gusobanura iby'inzira ifunganye hari igitabo cyitwa Intumwa y'Imana kivuga uburyo abantu batangiye ngo bafite amagara apakiye ariho ibintu ngo ariko uko begeraga imbere inzira yatangiraga gufungana ngo abantu batangira kugira gute kugabanuka. Begeye imbere inzira ifunganye batira no gusiga amagare tugaheka ibikapu imamba tuza kazitwara mu nda byakomeye. Hakavamo abantu bamwe bakavuga bati ngiye ntabwo nasiga ibintu byanjye ariko uriga wowe amashuri yega yarangiye arenda ashigaje igihe gitoya ariko ukumva nyine wazajya kwandikisha ubukwe hakurya. Ubukwe ruvuga ngo ubw'abavodo bamurabuzi dore aho babutahiraga dore umwe agasoma isomo abageni. Ubundi hari umuntu usezeranya abantu basezeranywa n'Imana. Iyo abantu babasezeranyije aba bantu bakunda gutandukana. Yego. Abantu bwabo barasezerana ubundi bagasezerana imbere y'Imana bakaza kubyereka abantu. Yego. Mu mizira mwabyumvise none ko hari umuntu wo kwidini wari kumbwira ngo tuzagaruka nyuma. Muzagaruka nyuma muburangije. None se abakobwa b'abapfu bagarutse basanze bimeze gute? Urugi rwakinze. Nuko nguko byegeraga imbere ubwo abubukwe baratashye. Uko begeraga imbere uko inzira irushaho gufungana na bya bikapu nabyo ngo nuko inzira irushaho gufungana bamaramaza gukura ibikapu mu bitugu tugeranye na porute manje zarimo ibiryo barabirya babitwara mu nda ngo ariko ngo ibikapu babisigaho. Bageze ku bikapu abantu bamwe baravuze bati ntabwo nasiga igikapu cyanjye. Nasize amagare siga amafarashi ahaho reka mbabwire ntabwo ngiye nasiga ibintu byanjye. Ubundi se ubyazarangira gute? Inzu barayijyanye, imodoka iragiye, kazi karagiye, ahaho ntabwo nge nabemerera mugende mwenyine. Umuntu utavuyemo mu magare akajya kuviramo ngo mu bikapura. Nyumvira hano abantu bagiye kuviramo begeye imbere ngo inzira irushaho gufungana ngo bamaramaza ko n'imyenda nayo ngo iri kugenda iteza mbutiyaje. Baravuga ati imyenda ni ukuyambura rero. Bagera ahantu noneho umusozi wari ukugenda uhengamye gutya wikuba kutambitse gutya kubona uba wenda kugwepfa. Bagenda gutya umugongo batarebayo. Ariko uko bagenda bumva inkweto ziri gushaka kubamanura baramaramaza ati rero reka dukuremo inkweto bazibamo. Ariko abantu bamwe baravuga bati cyamva naragiye kera kose kubusa nabonye nsiga amagare nabonye nsiga amafarashi nabonye nsiga ibikapu nabonye nsiga imyenda ariko aha ku nkweto namwe byaba bikabije. Aha ngaho ndataye ni mu nyumvire umuntu utaravuyemo ku magare kajya kuvamo ku nkweto. Mwagize ngo biciraho bagera imbere bakayabona none amaraso hehe kubikuta bagaba bati inzira ko yanyuzwera. Bamaramaje kuyireka babona amaraso baravuga ati amaraso yaharuwe na Yesu Kristo. Bati nimureke tugikora iki kintu dukuremwe amasogisi. Noneho amasogisi niyo yari faze ya nyuma y'ishungura. Amasogisi nta kintu abantu babasigaranye kandi ibi bintu byaje gukorwa n'irangamuntu. Nta kintu murasigarana habe na kimwe. Nta bwene gihugu, nta nzu, nta nkoko, nta hene, nta bworozi, nta bucuruzi, nta buhinzi, nta kintu na kimwe. Keretse abantu bake bazajya ahantu hitwa mu cyaro. Iyo system izahagera nyuma abantu bamenye gucungacunga iby'iminsi batangiye kumenyera gukoresha amaboko yabo. Nyuma na nyuma bazabahita babirukana mu masambu yabo. Yesu nawe ahita agaruka imbazi ziteze igihe. Mukumva se bitaraba birangiye neza.
aho rero naho abantu bazanga bavuge bati wapi cya umva nsiga akazi n'umurima niguriye nawo bawujyane na ya nka yanjye najyaga mpfumbiza dapu nayire nari narabihagaritse NPK nayo narayihanganiye none reba n'ahantu nari nejeje amavoka imyumbati ni kuzayisarura ejo bundi kubera bosi ko tuyatunirwa twigi ariko ubundi bosi ko afite amashuri angahe ni gutayobya abantu harya kaminuza irimo umuntu utarize na kaminuza tuyobye wenda warize kaminuza byakumvikana bavuga bati yaranize da oya nimba hari abantu bafite ingorane muri uyu murimo uheruka ni abantu bize amashuri Imana iravuga ngo ntabwo izigera muri mweruka ikorana n'abantu bize amashuri mubadusezere nibazijugunye baze tugire dushaka Imana nibyo cyangwa sibyo irangamuntu koranabuhanga yabikoza ariko nibemere barekure dushaka Imana naho kiriya cyubahiro Imana yavuze ngo ntabwo igikorana n'abantu bangana iki benshi cyangwa bize ikindi bageze imbere bari bakomejwe n'imirunga yahe yo hejuru barabazanyaga umugabo we nawe yiti ni wari ufashe umurunga ataha imbere bimeze bite ngo hari kuva igitonyanga kimeze nk'iki muri kumva kibyuye tiyewe ngo dukomejwe no hejuru hari n'abantu njya numva hano ngo bakomejwe no hejuru barahari naho abakomejwe no hejuru mushyire hejuru turebe ni mwese mwakomejwe no mwaba mutomboye mukomejwe no hejuru aho abantu bakomejwe no hejuru aho bari bageze ibintu bari basize wowe bakomejwe no hejuru bari bageze kuri finali twese twari twabona iki turacyari muri mkinini abakomejwe no hejuru ishungura ryari ryarangiye barenze intambwe bahita bitera mu murima ngo umugabo ari nawe itariruhutsa agendeye kuri wa mugozi ishungura ryari ryarangiye ubwo reka turaba tugeze mu ijuru siko bigenze se twargiye ubwo rero umuntu uremera kurekura ahangaha abantu bagiye kwibaza ngo turarya iki abantu bagiye kwibaza ati uyu muhungu ko namukundaga nkuko Adamu yavuze ati mvuye umugore we rwose Imana ifite amategeko ariko uyu mugore we sinarota ntandukana nawe nuko inkumi zigiye kwibwira abasore bakibwira gutyo nuko abantu bashungurwa n'ibintu bitandukanye hari abantu bakunze imodoka nziza hano hari abantu bakunze ubuzima bworoshye ari n'abahita ngo arangije aravuga ngo nashatse abanenganenzi n'abatagira icyo nibitaho muri iyo nzira ndangije ngira gute abanenganenzi inyamaswa iraza gufunga ariko barabyumva neza abanenganenzi umunenganenzi bajye banenganengera imuhira cyangwa abanenganenzi aho basigariye mu mugani w'abagaragu babiri basubireyo ariko iyi nzira niyo abantu barekura turagenda turekura rero ndagira ngo twumve neza rero kigihamya nari narakirangiza cyakomeje kiragira giti nuko ariko Uwiteka yabonye kwirata no kutizera sorry abo bagabo 300 mwumve 300 barasigara amahano turi kujyana abo bagabo 300 batoranijwe ntibari bafite ubutwari no kwitegeka gusa kwitegeka birimo bita abantu batitegeka ariko bita abantu bagera kuri YouTube bayigeraho nibitegeka umva akajya kuri toilette ari kuri YouTube akarya ari kuri YouTube agakora ari kuri YouTube yabona inkumi nziza ntiyitegeke se barahari aba 300 bo rero baritegekaga ubwo nawe winyuzaho umurongo utukura nyine agasaraba cyangwa uhitemo ushakishe tujye imbere y'Imana tuyikubita imbere tuyibwira ati Imana duha imbaraga yo kwitegeka nuko abo bagabo 300 batoranijwe ntibari bafite ubutwari bwo kwitegeka gusa ahubwo bari n'abagabo bafite kwizera amen indirimbo muzi 170 ivuga ngo icyama nkizera bingana iki ubutadohoka sininyishwe n'iki cyambere icyambere ni iki kwizera bitangirana n'ubukene umva abantu baraha barakennye ngende kubareba hari n'abagujije itiki kandi baravuye ku kazi umuririmbyi ati mwizera sininyishwe n'iki n'ubukene cyangwa ibyago bingana iki hari abarakubitwa inki ariko bavuye hano watinze wagiye hari n'ukubwiye yego ariko umuririmbyi ati cyama nkizera bingana iki ubutadohoka
ageze ku gice cya nyuma aravuga ati mwami bene uko kwizera niko ngutezeho niringiye ko nzahabwa kwibera he mu ijuru. uko kwizera Imana ikuduhe mu izina rya Yesu. Mukecuru Imana ikuguhe nawe. Uzi ni kuguha hari amagambo yanditswe mu ngingo ya 650 avuga ngo abantu batize bazajya bavuga ubuhamya. Abo bantu batekerezaga ko bize cyane bahite basara. Byajya kutubwira ngo donc je pense il faut rekada Imana iwuguha umwuka wiruze kure. Amen. Uhagare muri bari abaminisitiri babwira ati muhagare gato mbasomera isomo. Muri kubona ibintu bihura uko niko Uwiteka avuga. Iko perezida tubwire. Waza perezida tubwire. Nawe shyira mu nyura gaciro. Iyi si Bibiliya. None se perezida uri kubona bihura nuko niko Uwiteka avuga. Perezida rero ngewe ntabwo nanyuranye n'ubushake bwande. Aha abo bantu uragira ngo mbabwire ni abantu baba bafite ubumana muri bo. Imana ariko iratugirira neza kandi biragenda neza mu izina rya Yesu. Twegere imbere amagambo asoza aravuga ngo aba bagabo ntibari bariyandurishije gusenga ibigirwamana. Hari abantu bari gukora agakosa, hari abantu bari gukora udukosa tuzabagiraho ingaruka. Gusenga ibigirwamana buri ushobora gusubira muri cya kintu abadivaniste cyangwa abanyamadini bose. Abadivaniste bazavuga ngo turabibasira. Abanyamadini basinyiye muri 2017 ukagenda ukifatanya nabo uzi ko bizakugwa amahoro, ariko ukurikiza amabwiriza y'Imana ubu uri kugenda ujya muri abo ngabo 300. Hari abantu bamaze kugera ahantu Imana idashobora gukorana n'ubushake bwabo bitewe dore aba bantu ngo bari barimenyereje kudasenga ibigirwamana. Imana yarabayoboraga kandi yari kubakoresha igacungura Abisirayeli. Ntabwo intsinzi ishingira ku bwinshi bw'abantu. Imana ishobora kurokora abantu ikoresheje bake kimwe nuko yakoresha benshi. Niheshwe icyubahiro n'ubwinshi bw'abantu nkuko igiheshwa n'imico y'abayikorera. Se hagarutsemo imico Yego. dusoza rero ndagira ngo mbabwire ingingo mwasomye enye zizashungura abantu mu gitabo cyitwa kwitegura akaga gaheruka. Tuzisorezeho kubera ko twari dukabije kuba bangana iki. Izo ngingo zitaho agenda akiza amagara ye, noneho azibona muri 300. Muri umwanya tugiye ku kagezi nzumva umamagara umbwira ati mva ndacyabihagazemo ariko nuza yaragiye na runaka yaragiye na wa undi yaragiye atariko ndashima Imana nge na madamu tubihagazemo. Amen. Sari zaba ari ishimwe. Muri 300 rero umva icyambere ni mwasomye ibintu bine. Icyambere uburangare no kugira gute no kudamarara. Kabiri ubumenyi butagize gute. Gatatu inama y'umugabo wo kugira gute. Kane itegeko ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ryaki. Ibyo bintu bizashungura abantu bari bakabije kuba benshi. Ntabwo mu gitabo babikurikiranyije nkuko bikwiriye. Ndagira ngo ngerageze tubikurikiranye nkuko byakagombye. Icyambere kigomba gukuramwa abantu cyanatangiye inama y'umugabo wo guhamya. Nta muntu ushungurwa atarayakiriye. Abadivaniste bose barwanyije ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera bagombaga guhita bajya ku ruhande. Utiri unabaza ngo hanene ngo agiye ate nimba yarabwirizaga atarayakiriye yagombaga kugenda. Bakamushyira no kwijwi ry'ibyiringiro ahubwo akaba ari uvuga ati jewe murabona twabadivanitse umunsi wa 7 kandi twebwe twemera ubutegetsi nk'ubwashyizweho nandera. Ntabwo mwumvise ibikomerezwa biriyo. Nkaba nsengera kuri riga torero rya Bibare, nkaba ndi umukuru w'itorero mukuru. Umukuru w'itorero ni Yesu. Abefesi igice cya 2 umurongo wa 19 aratubwira ngo ntabwo mukira abashyitsi n'abimukira kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa nabande, ariko Kristo niwe buye rikomeza iki uwo mukuru w'itorero utuyoboye rero. Inama y'umugabo wo guhamya yagombaga kuzireba abo bantu bose barwanyije inama y'umugabo yo gutsindishizwa n'umuntu bwo kwizera. Baragiye ntibagiye. Kabiri abasigayemo bayakiriye ariko bakagira uburangare no kugira gute kudamarara. Ese abantu barangara no kudamarara gute? Yesu yarabivuze aravuga ngo ariko musengo umunsi utazabatungura. Imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu
no gusinda n'amaganya y'iki ivutu naryo ririmo. Hari abantu badamaraye rero, abantu bamaze kudamarara. Icyakora mwebwe biragoye ko mwadamarara, ariko uzabisuzumuza kizakubwira ko wadamaraye. Nimba warasengaga saa 9 ukaba ugeze kuri saa 11 uzabumenya ko wenda kugenda, urenda kugera no kuri saa 1. Cyakugejeje kuri saa 11 se n'icyakugeza no kuri saa 1. Urimo uragenda rero, urabyina urenga rwose. Keretse usabye Imana ikaguha ivugurura. Ni nayo mpamvu turi aha ngaha, ni nacyo kivuzo cyacu mu izina rya Yesu. Uburangare no kudamara nabwo bwajyanye abantu, ubyo rwose tubirimo. Gatatu, ubumenyi butagize gute? Butimbitse. Ubumenyi butimbitse ni bwa bundi muri kubona bavuga ngo abatinganyi ngo niko Imana yabaremye abantu. Hari iyo dushojeje iteraniro tuvuga ngo iki? Turirimbe twumve. Aya magambo tumaze kumva ko mutaririmba mbese yatere mu mitima yacu maze abimamba kanda burwego ruzatugeza oya ikuzimu. Abafite ubumenyi butimbitse bamaze kwiga ubutinganyi bazajya baririmba iyo ndirimbo, nibagire n'umuntu n'umwe ubaza ahubwo ngo azatubera impamba azatugeza he? Ubutinganyi buzabageza mu ijuru se? Sodomu niho yageze, ni mu ijuru iri. Bahinduye inzira. Ko n'ubumenyi butagize gute? Uzashaka umuntu n'umwe wabaza ati iki kintu cyitwa kuma kangana n'icyo gumuceri cyanditswe mu Adventiste muri he? Kumuhima hari ababwiriza butumwa mwemera cyane ndabizi. Remera, Kibagabaga, Bibare, Bayirengo, English Church, abagabo twari tuzi bari he? Bari he nyine ibintu byanditswe bari he? Ko nta numwe twabonye yandika anakora n'igisho ngo abaze. Twinje nge nabaye mu badi ndi umudivaniste kuva navuka, ibitabo nabikandagiyemo, narahiriye amahame ngenda rahira ndavuga ngo ngewe iri toro ndarirahiriye, no mu bajiya nararahiye ibitabo nabikandagiyemo mbirimo ngewe. Nta ni nama iraterana ngo inkure mu bitabo, ariko kuko ibyo narahiriye ndabizi ntabwo ari byo bankuriye mu bitabo. Harukingo narahiye kuri Yorodani, ariko harwo narahiriye se nirwo banciriye rero. Ntabwo rero banciriye ibyo narahiriye. Bari hese bari abagabo ngo nzamwumva abantu babwira ngo mwasotse bo baririmo nyine bari he turi ko tutababona. Buriya n'ubumenyi butagize gute? Usibye ko n'ubumenyi butimbitse turanabarenganya, ahubwo umwuka w'Imana yavuye hehe? Yavuye ku bana. Ni nawe itiyerekwa ngo yabonye umarayika ngo afite ngo ibinyururu n'ingufuri ngo agenda ku nsengero agenda afunga, ngo ageze ku rusengero rumwe rwuzuyemo abasenga akubitaho umunyururu aranafunga. Nawe itarabaza ngo none ngo kufunze kandi rwuzuyemo abasenga. Nuko marayika aramusubiza ati muri bariya nta muntu n'umwe urimo witeguye kwakira iki kimenyetso cy'Imana. Ninde wakinze insengero zo mu Rwanda mbese ko mutamutubwira? Indese kandi tubwiye ngo marayika yarafunze ngo abonye nta muntu n'umwe urimo witeguye kwakira ikimenyetso. Nubwo bimeze bityo, ubwo umugari uteye ubwo buzaba wegereje, benshi mu bahamije ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu bazajyayo kandi bazatanga n'izindi mpamvu. Ubwo ikigeragezo kizabagiraho ngo bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo abangana iki noneho ngo bazahinduka abagambanyi bakomeye ba bagenzi babo. Yesu yarabyigishije ku murongo wa 13 aravuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma bahere ko bagambanirane bagire bate. Abasubira inyuma ni bande? Idini se ryaragiye byagiye hese ko ari idini ridakoro ko ari Jean Ajutariye aseke pa Francis dire Jean Ajutariye aseke Fauci dire ngo ibyo Fauci avuze twe nk'abadivaniste ntacyo twongeraho. Dogiteri w'ikuzimu ntabwo bo bagiye, ariko ari ufite aho bagiye. Abagiye naba ngabo. Ubwo rero ikigeragezo kizabageraho abavuye muri twe bazahinduka abanzi bakomeye bawe bizeraga kimwe, noneho kuba ikigeragezo kitugezeho nibo bazatangira kubateza abayobozi no kubashyashyariza. Ngo abavuga butumwa bazi kuvuga neza, bafite impano bazi kuvuga neza, bazakoresha izo mpano mu koshya no gushuka abandi. Bose uramenye utazashuka abantu. Nubona bigucanze uzacece kuvuga ati aho ndabona ngeze mu mwijima, reka mbe nicecekeye nibajya bagwamagara bakubwira ati mba ngiye cyangwa ufunge telefone, aho kugira ngo woshye abantu wabwirije ubutumwa bwiza. Oya ibundi iyo ugeze ahantu ubona bitumvikana ubyuma abantu bakakubura, cyane igisubizo kiza cyane. Bajya bahamagara ukumva ntabwo bitaba, ubwo ushaka yagusanga barakubwira ati mba rero ngiye ndi mu bihe byo gusenga. Ni byiza gusenga aho kugira ngo ukomeze urugendo mu bintu utumva neza. Dufite ababwiriza bari muri twe bashishikarije ingingo babuze ayo bamira nayo bacira, kubera ko bamaze kumenya ukuri. Bazabakuraho abantu
ko bapfuye, harimo abapfuye bazishishikarije. Barareba no kwatura abayuda. Nasonye amagambo mu gitabo cyitwa Minneapolis avuga ngo abayuda iyo baza kuba bemeye ko Mesiya ari ukuri, ko Mesiya Yesu yari we Mesiya, ngo bari kuba bemeje yuko bayobye. Babirebye rero ngo kumwemera ngo bemeze ko bayobye, baravuga bati ubwo twaba twemeje ko tuyobye. Abadivaniste iyo bemera ko covid yari ukuri, bari kuba bemeje ko bayobye. Paji 113 se nibihanditse urukumva. Nujya ugera ahantu bitumvikana, jya upfuka mu bantu usenge, ubaza Imana ati Imana ko mpagarara imbere y'abantu kandi bikaba bidasobanuka, ndajya mbabwira ngo iki. Biranditswe ngo aho kugira ngo uyobye umuntu umwe, byari kuba ngombwa ko utarigeze ugira ute, utarigeze uvuka. Tugeze ku kwishungura rya nyuma rero. Shungura twari tugezeho ni mu byumvise by'uburangare no ubumenyi butimbitse. Ubumenyi butimbitse hano bukuyemo abantu. Tubababwire muvuge tuvantu tubababwire. Ibyago birindwi ngo bizaba ngo mu buryo bw'umwuka. Bw'umwuka ku buryo twebwe igihana Imana yavuze izahana icyaha cyitwa ibyago birindwi, ku buryo bari kugura natwe tugura twebwe. Tutagiye kurya ku mutsima n'amazi, ibyago birindwi biri kubarya. Ntugupfobya icyaha kuriya cyane, gupfobya icyaha cyane. Imana izahana icyaha mu buryo buri serious. Ibyo muri Egiputa twabonye byarabaye mu buryo bw'umwuka se. Oya, byaragaragaraga. Ariko se ninde wabigiyemo hano ngo aze tumuhe umwanya? Abantu bakira aha ngaha uzongera gukura he iri teraniro? Ubure gufatirana. Dore ndi no kuri codinga twakunyuza kukigisha, ariko twakunyuza kukigisha abantu benshi babasha. Ubuzi ko wabwiye abantu ngo nibatwike perime, uraha ngaha ugatandukanya imiryango ngo abantu ngo si iby'ubwenge ngo kubyara abana muri iki gihe, ukabuza abasore gushaka. Nimubuza abasore gushaka muzi ikintu kizababaho, muzateza uburaya mu bana. Ariko nibashaka ubwo mubashyigikire uko bishoboka, sibyo se? Mubashyigikire mu nzira y'ubutayu ariko bashake, sibyaba ari byose nibyo. Ikindi ninde muntu, nge nibaza umuntu uhagarara imbere y'abantu babwira ngo telefone ni terafimu. Abantu bose ukabona ababyemeye, harimo n'abantu b'abagabo bafite n'ubwana, ngo telefone ni terafimu, ngo akayifata. Hari uwo twahuye wafashe inyundo afata telefone arayihonda, arambwira ati ngiye ubwanjye. Duhura n'undi wagiye gucukurira irangamuntu muri toilette, wayitayemo, yarindiye ko toilette yuzura, yagiye arayividura ajya gushaka irangamuntu. Nibaza imbaraga iba yinjiye mu bantu. Ubwo n'ubumenyi butagize gute, ubumenyi butimbitse. Kugeza ubwo utuntu tw'utunyigisha umuntu ahaguruka ngo imyumbati n'ibishyimbo iyo biryamanye biba byasambanye, ngo iyo bitetse. Abagabo bari aho bati wamubwira ati ngwino urya ku mwumbati sherite, ataba yatwize ko iyo bitetse nyine aba ari gahunda. Mbese burashungura abantu nta nubwo birarangira. Icyanyuma rero dutegereje nk'abadivanisi b'umunsi wa karindwi ni ikimenyetso cy'iki kizasangamo bangahe rero? Ari ryo byitwa ishyirwa mu bikorwa ry'itangazo ry'iki rirasangamo bangahe rero? Twari dukabije kuba bangana iki? Ikiganiro twaganiraga cyavuga ngo twari dukabije kuba bangana iki? Umva rero abantu icyo tubingingira, sinzi ko hano hari igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ariko ndabivuga mu mutwe. Abazeri n'abayiti ngo nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye. Umva iyo nama iravuga ngo ingingo ya 628 ngo nasobanuye ko ubwo iryo shungura ryatewe n'inama y'umugabo w'iki wo guhamya ubutumwa bwo gutsindishirizwa bwohererejwe abanyarawodokiya. Iyo nama ubwo butumwa abazabwakira bose buzabagiraho amaherezo yabo meza. Ariko muri kumva hana amaherezo meza ari? Siyo nama ivuga ngo iki? Iravuga ngo simushaka amaherezo meza se ko kakagezi mutakavamo. Inama ya mbere yavuga ngo ungureho umuti wo gusiga hehe ibyo. Uwo muti urasobanurwa mu gitabo cya page 12 y'igitabo cyitwa Imvura y'Itumba, ngo ni ubuhanga bw'umwuka wera butuma ubona uburyarya bwa Satani bukiri kure, ukabona icyaha ukagihunga, ukabona ukuri ukagikurikiza. Uwo ni umuti wo gusiga ku maso. Cyo ni icyambere. Ubwo ucungane n'icyo kintu rebe ko gihari, ku buryo ushobora gutega moto uvuga ati umva iki nakibonye ni icyaha. Arambwiye ngo dusubire ngo muri boîte kubyina. Twarabyinaga muri boîte twebwe, ariko iyo bitangiye uko bitangira turabizi. Atangira ubona hari ukuntu aza yisetsa, yaza yisetsa ukavuga ati byatangiye, ugatega moto ugahita utaha. Iyo ni inama y'umugabo wo guhamya ibikwereka. Kubyumva
iyo utayifite ntiwamenya ko byatangiye ugashora ukavuga ati icyaha cyatangiye ahangaha ni gute umwana w'umukobwa ambwira ngo sheri mfite abana n'umugore yibuka ibya kera rero ntarakira inama y'umugabo wo guhamya akabwira ati atansiyo sha ujye umamagara papa Claudine ni papa Claudine harya aba ari kujya umamagara ibyo bya sheri byawe ujye ubigumana hirya iriya kumva inama y'umugabo wo guhamya inama y'umugabo wo guhamya ituma ubona icyaha kigitangira niko bigenda kabiri ungureho imyenda imeze ite imyenda yera murayizi urukundo dufite abantu basigaye bagenda badogoza ngo tugire urukundo sura rukurayo nana mu mugabo wahabunya wakiriye adogoza ngo turi kwishaka oya birakoranye ni inama y'umugabo guhamya birakoranye urukundo narwo rutarujyamo iyo yakiriye urukubyumva niyo mpamvu mu mfunguzo zo kurokoka rufunguzo rwa 5 ruvuga ngo kuguhinduranya ibyo kurya bose kashobora kuba yejeje ibishyimbo ngewe nejeje amashaza tudakundana twagurana oya iyo nama rero ibiri mu nama y'umugabo wo guhamya amen 3 harimo izahabu yatunganirijwe hehe iyo zahabu yitwa ngo iki rero ni Yesu Kristo kwizera Yesu Kristo gukiranuka kwacu oya kwizera nirwo rukundo ahubwo ndibeshye ahubwo imyenda yera niyo yitwa Yesu Kristo gukiranuka kwacu izahabu nirwo rukundo ibyo bintu bitatu nuramo kubyitayeho ndagira mubwire ngo kukageza urahatambuka unamususu mbese iyo nama y'umugabo wo guhamya waba uyemera ingingo ikurikiraho ya 329 yavuga ngo hari benshi bazihana bya nyirarureshwa bagira ngo bikize bihane barakerewe bameze nk'akana ndagira ngo Imana itugirire neza amen aha hantu niho hari n'imvura y'itumba tugiye guhura n'akazi gakomeye hano imbere akazi ko kunyeganyeza isi we wayinyeganyeza gerageza se ariko Imana ko kazi igiye kukaduha amen Cece Imana irigiye kuguha akazi kunyeganyeza isi uzagerageza ingendo unyeganyeza urutare rumwe gatoya urebe kuzatata kutari kukurya noneho rero si urutare ugiye kunyeganyeza isi Imana itugirire neza itwambika imbaraga iduhe kwemera inama y'umugabo wo guhamya iduhe guca bugufi kugira ngo twemere amakosa yacu none Imana nayo iduhindurira umutima kugira ngo ubwiza bwa Yesu Kristo burabagirane mu mitima yacu amen aha niho hari imvura yitumba rero aha niho hari ikintu mwasomye cyitwa ijwi rirenga umuburo uheruka tuzabwiriza ibyo byose abazarivuga riboneka mu byashu cya 18 ngo marayika ukomeye aramanuka isi murikirwa n'iki n'ubwiza bwe ese kubera iki isi murikirwa n'ubwiza bwe nibyandi twabwira ngo ugiye kunyeganyeza isi ntago ari ubwiza bwawe n'ubwiza bwa marayika buzakurabagiranamo niyo mpamvu muri Malaki cya 3 murongo wa 20 avuga ngo ariko mwebwe abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo kandi noneho mu byashu cya 7 ari marayika uva iburasirazuba kiri ikimenyetso ku bantu nawe ngo azava hehe azava iburasirazuba kubera icyo iburasirazuba bitangirana no gutsindishirizwa no kwakira Yesu izuba ryo gukiranuka rikurasiramo najya gushyira ikimenyetso rero azahera kubakiye izuba ryo kugira gute nabo bazavuga ijwi rirenga umuburo uheruka kandi bazaba bafite imvura y'itumba kandi imvura y'itumba ari nacyo kimenyetso cy'Imana ari nabyo bizatuma abantu barabagirana ntabwo ari abantu bazaba bavuga ibyo badakora ahubwo imico yabo izabihamanya n'ibyo bavuga impamvu isi yanze guhinduka nuko ibyo tuvuga harimo n'ibyo tudakora ababo bazaba bavuga ibyo bakora 100%. Ntawe uzatera umugore ndi ngo ajye kugaruka ngo ajye kurera abana, ntawe uzajya kubaka inzu ngo ajye kugaruka azayibemo, nta muntu uzajya navuga ngo mfite office nkoreramo. Muri aba bantu ntawe ufite imodoka ngo arajya kuyigurira essence. Aba bantu bazaba barangamiye Yesu Kristo wenyine, mwifurije kuboneka muri abo bantu. Ntabwo nzi ko twapfukama ngo dusenge ariko turasenga duhagaze. Hari ingorane irimo, igitabo kimwe nabisomyemo ngo si ngombwa cyane gusenga dupfukamye igihe hari ahantu tutemerewe gupfukama, gusenga duhagaze nta kibazo. Hari uwo birabangamira, reka dusenge mu izina rya Yesu. Databuja mwami Imana ikomeye, wongeye kuduhishurira icyo gukora. Indirimbo yaje ivuga ngo ngwino uvugane natwe uduhishurire iby'imigambi yawe n'inshingano yacu, urayiduhishuriye uturinde kwibera inkomyi. Komeza ukurikirana umurimo wawe mu mitima y'abana bawe, kandi ubwo dushyize icyiza n'ikibi imbere kugira ngo duhitemo, ndagusabye kugira ngo uduhe guhitamo icyiza tubone kubaho. Ngaho rero umutima wose utsindiwe imbere yawe ukwifatanya w'akaramata. Hano twese nta uzundi ariko abantu turiyizi, intege nke dufite turazizi. Tukwikubita imbere tukumanikira amaboko kugira ngo udusukire ihembura rikomoka mu ijuru, kugira ngo ubwisi igiye kubutigirwa n'umwijima ukomeye. Ababudikiwe na Yesu zuba ryo gukiranuka
bagiye kubwira abantu bati bwoko bwanjye nimusohoke mu musanganire uduhe kuboneka muri uyu mugabane. Tugeze ku kagezi hagiye kubonekamo bake cyane, kandi se bakeya barwanye gute? Nibo barahagaze gusa urangije urirwanirira. Natwe uturinde kukurwa n'umutima n'ibyenda kubaho, ahubwo uduhe gukurikiza amabwiriza kugira ngo tuze guhagarara dutegereza agakiza k'Imana. Ugiye kuduhagarika ku rugamba rukomeye, bisobanuye ko natwe turi abantu bakomeye muri Kristo Yesu. Ngaho rero tugushimiye icyizere watugiriye, kandi turakuraritse mu mitima yacu kugira ngo ukomeze ukorane natwe. Umubyeyi uraha kiba icyifuzo cye, umusore uraha n'inkumi b'icyifuzo cye. Dusabiye bene wacu tutajya duhema gusabira bari mu madini. Harimwe abatarahuma turabizi, turakwinginze kugira ngo mwami ubararike ubazana ahantu tujye dusangirira izuba n'imvura, twitegure guhamya ibyo twamaze igihe tubwiriza. Nyabuneka mwami abarimo batarinangira bakore ku maso. Dusabiye abandi bera bose aho bateraniye ku isi hirya no hino, uko bagenderera natwe n'udusige, tubigusabye mu izina rya Yesu. Uwiteka rero abahira abatahe, kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda byose n'ugutsinda. Amen.